ngaye ngoko muri byatanye tugati ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye arabyikorera ibyaha niba byaranganaga bite niba ibintu Yesu yagiye kwikoranyiriza ngo simbiba ibintu koko ariko Yesu yarago haryo buri yarago oya ntago Yesu yago okay nibyo yaje gukora hanyuma tujye kugana ku insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi tuganira ikintu gikomeye cyane kuri uyu munsi ariko nta n'ikintu tujye tuvuga cyoroshye ariko nanone nibyo kivuze nicyo ariko uyu munsi mu byo tugiye kwibazaho cyangwa ibyo tugiye kugenda tugarukaho turagana ku ijambo rimwe rigufiya ariko ririmo ibintu byinshi kuri ibintu byinshi ikindi nanone rifatwa mu buryo butandukanye iryo jambo nta rindi ni ijambo ribaza ngo icyaha ni iki igisobanuro cy'icyaha icyaha ni iki ubundi umuntu akubajije wowe ubwako bati icyaha kuri wowe icyaha ni iki bundi icyaha ni icyaha kuri ijambo ari rigufi rifite n'igisubizo cyacyo icyaha ni iki jambo ko rikomera ntago biba byoroshye ariko Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo agenda asobanura ibidasobanutse ariko uko byagenda kose habanza icyaha so ubundi nta nubwo icyaha aricyo kibanza habanza umuntu yes umuntu se arahura n'icyaha habanza umuntu akabaho ndetse akabanza akamenya ubwenge yamara kumenya ubwenge hakakurikiraho icyaha ngo habanza umuntu akamenya ubwenge hakurikiraho icyaha iyo tuvuze ngo abanza kumenya ubwenge nuko abanza gukura bivuze ngo ntihabaho icyaha atari umuntu ntabwo icyaha cyabaho umuntu atahari none se habaho umuntu hatariho icyaha ntibishoboka kuko umuntu aje amaze kubaho habaye icyaha kandi icyo cyaha ntigishonga ngo gishire kibaho cyangwa turaza kubimenya ibyo nabyo biri mu bihishwe byo turuza kugera dusobanura icyaha gifite ibintu byinshi cyane urumva aho ngaho birakomeye ariko ni icyaha tu ariko ni icyaha habanza umuntu hanyuma hagakurikiraho gukura k'uwo muntu yamara kumenya ubwenge hakaza icyaha noneho kikaza rwose ushobora no kutagihamagara kikizana yes cyonyine kikizana icyaha kikizana kuko kiri aho ngaho ntabwo nibuze kuvuga ngo cyararemwe ntabwo naza kuvuga ngo cyarahimbwe se cyabayeho iki cyaha cyabayeho ni ukuvuga ngo iki cyaha kiriho guhera isiremwa Imana ikarema umuntu uwo muntu akakura nako Imana imaze kumurema abayeho nibwo icyaha cyaje yego muri make turibaza ngo icyaha ni iki rero ubwo nuvuga ngo hari aho cyavuye hari aho uko cyaje ariko noneho se kigiye gukora ibikorwa by'icyaha ubwo niba uri gushaka kumbaza kuko uri buze kumbaza ngo ese icyaha ni iki ubwo nuvuga ngo kumbaza icyaha ni iki kugira ngo umuntu aze gusobanukirwa ndabanza amenye icyaha ni iki nyuma yo kumenya icyaha ni iki nibwo nyine uraza gusobanukirwa niyo mpamvu nari nshaka kumotoza ijambo icyaha bisobanura iki ijambo icyaha bisobanura iki nuvuga ngo ariko cyane cyane kisobanutse neza icyaha ni iki buriya nicyo kintu gisobanutse kurusha ibintu byose nuvuga ngo rero uyu munsi tuvugana uri kumbaza icyo cyaha ariko nashaka gusobanuraho gakeya kugira ngo umuntu uri buze agukurikirana ibi bintu anyumve cyangwa twumve yuko habanza icyaha none icyo cyaha kikaza kigashingwa cyamara kwishinga ahantu kikatangira gukora imirimo y'icyaha senga tutangire senza aho turibuze guhurira ariko senga tutangire Imana umwuka tuyobore uri yo kwiringirwa kandi uri Imana nyamana ubuntu bwawe burahagije turagushimira ko wadutoranije kandi ukaduhamagara mu izina tukaba turiho ku bwawe turagusaba kugira ngo mwami Imana data twese abakurikiranira nawe bahindurirwe n'ijambo kandi icyubahiro cyawe kimanuke kibane na buri wese twebwe tuboneke ntabwo tubura ahubwo tuboneke ariko wowe ukore nk'Imana yacu urakoze kubana natwe komeza kutuyobora muri byose kugeza ku iherezo ry'ibyo waduhaye kuvuga
ababyumva bahindurwe kandi bafashwe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu urakoze, amen. Aha. Mwuka dushoboze arahari. Uko icyaha, impamvu iri jambo cyangwa se igisobanuro cyangwa uburyo gifatwa gifatwa mu buryo butandukanye n'abantu batandukanye. Ubwo niba ndibuze gukoresha imvugo ivuga ngo imyizere cyangwa imyemerere ya muntu nimuhesha gufata ijambo icyaha bitewe nuko yemera kwemera kwe kugira kumwemeza, simbizi. Ariko muri make ndagira ngo tumenye icyaha niki, kuko nge ndaza kuvuga mu buryo busa nkaho butari bugira uruhande n'umwe mbogamiramo. Kandi nawe uraza kumfasha tugendere muri uwo murongo, ahubwo tuyoborwe na Bibiliya. Nuvuga ngo nta nubogamira, ntaho mbogamira. Nawe ndagira ngo tugende muri uwo murongo kandi abihundi cyakora tuyoborwe na Bibiliya. Hanyuma impamvu nuko hari aho uzabona, ndagira ngo mfashe abantu batandukanye, abantu kumva iki kintu. Hari aho uzumva umuntu avuga uti uriya muntu wambaye ipantaro ni icyaha. Undi ati uriya muntu udefiriza ni icyaha. Yego. Undi ati uriya muntu wambaye ijipo ndende aba yakabije, gukabya cyane nabyo ni icyaha. Uriya wambaye abashaneti ni icyaha. No gukabya cyane ngo ni icyaha burya. Gukabya cyane ngo ni volume yakangaye. Gukabya gakiza cyane ngo ni icyaha. Ngo hari umuntu agera ku musaraba akawurenga akavuga icyaha. Icyo ndacyemera. Ntabwo nzi aho turi kumwe, aho tugarukira ni turagarukira aho umwuka wera tubwira ngo ngarukira. Ariko ukumva ati runaka yakoze ibi ngibi, kurya ibi ngibi ni icyaha. Undi ati kutabirya si icyaha. Hanyuma ukibaza icyaha mu by'ukuri, icyaha ni iki? Turetse kuvuga ngo kibi icyaha ryari, ariko se icyaha ni iki muri rusange? Ubundi igisobanuro cy'icyaha ni iki, ku icyaha ni iki? Wari ugigaritse kugira ngo uti mbere na mbere tubane duhere ku muntu. Yego. Ati habaye umuntu habaho icyaha. Mbere na mbere habanje kurema umuntu. Turi kujyana. Hanyuma amaze kuremwa, aba bantu badukurikirana bamenye ko ari ikiganiro. Ntago ari kubwiriza, bazi ko tuzi kubwiriza. Yego. Ahubwo ni uguhugura kandi tuganira kugira ngo n'abantu bahinduke koko. Yego. Biba bivangiyemo, biba birimo byose. Yego. Hanyuma imaze kurema umuntu rero, umuntu yabayeho. Amaze kubaho haje kubaho umuriganya. Ariwe Satani. Yego. Araza ateza icyago kuri wa muntu. Bituma akora icyaha. Ubwo niho nje gusobanura. Hanyuma uwo muntu akoze icyaha kimugaragaraho. Bivuze ngo ateza, yateje. Twumve neza inkomoko y'icyaha. Niho nahereye. Nuvuga ngo uriya muntu yari ari muzima, yuzuye, afite ubumana. Yego. 120%. Reka bari kongerera. Yego. Hanyuma abaho. Ntabwo yahise akora icyaha. Nta nubwo uwo mwanya icyaha cyahise kiza. Cyari ryari se? No, cyari kitaraza. Noneho uwo muntu ashyirwa ahantu. Bibiri twereka ko ari muri Edeni. Yego. Hanyuma uwo muntu arasinzirizwa, akurwa n'undi muntu. Baba babiri. Ndashaka kuvuga inkomoko. Yego. Babaye babiri rero, ni ukuvuga ngo kuri babiri Imana hari ibyo yabategetse, hari n'ibyo yababwiye. Hari impuguro yabahaye, hari n'amategeko yabahaye. Hari uguhugurwa uko n'ukwabyo, hari n'amategeko bahawe. Mu zindi ndimi condition bahawe batagomba kurengaho. Hanyuma Imana yo yari ibizi, ntaza kukibagirwa. Imana yo yari ibizi, niyo mpamvu yashyizeho condition. Hari abantu bajya babaza ibyo bibazo, bagize amahirwe bagiye kubyumva muri iki kiganiro. Yataza kugenda umuntu tuvanga. Hari guhugurwa bahuguwe. Amahugurwa bahawe. Uburyo bazitwara, uburyo buzabigenza. Hari n'amategeko. Noneho hari itegeko ryaje rero. Hari ahantu bagombaga, doko bari bemere kugenda muri Edeni yose. Ariko hari ikintu kimwe badashobora gukoraho. Icyo ni itegeko. Niyo mpamvu ibintu uri kutubwira bimeze nk'inkuru. Bimeze nk'inkuru kwanza. Iyo nkuru rero hari umuntu utayizi. Benshi cyane.
dukurikiye ni benshi cyane nagira ngo simvuze ngo tuyinjiremo ariko ujye ukomozaho gato avuga uti wenda ku mabwiriza bahaye reka mabwiremo rimwe ku itegeko yabahaye kamabwiremo rimwe kuko ni byinshi kuko ni byinshi. Hanyuma rero bahabwa amahugurwa barabwiye ngo aha hantu ni ahanyu mugomba kuhisanzurira mugomba kuhagendamo mugomba mbese muhanezererwe. Buke Imana irongera irababwira ati ariko nubwo mugiye kujya mutembera mwahantu hari itegeko ngiye kubaha. Aho hantu bari bashyizwe muri Edeni hari itegeko ngiye kubaha. Iryo tegeko ni rihe? Ni ukuvuga hari igiti kiri hagati muri Edeni. Kiri hehe? Hagati. Yes. Iki giti kiri hagati muri Edeni. Itegeko rimanutse rivuye muri je riravuze ngo ntimugasoromeho urubuto. Yego. Ibindi biti miliyoni, ibindi biti magana, ibindi biti muzarye muhage ni ibyanyu. Nta wundi mubisangira ni ibyanyu. Ariko iki giti kiri hagati muri Edeni. Yego. Ntimuzakiryeho. Aho turi kujyana. Avuze ngo nyenko moto zawe ntago ndahinjira cyane. Hanyuma turi gushaka kuvuga uburyo icyaha ari iki. Ese icyaha ni iki? Yego. Hanyuma biciye kabiri habaho uburyo bwo kubungabunga bya bindi bantu babungabunga bya bindi byose Imana yababwiye. Bararya birabaryohera ariko bakajya barererekera cya giti barakibonaga cyari gihari. Yego. Cyari gihari ariko mbese muri make bakizi kuko yaba batakibonaga bari guhita basoroma hose kuko bari bafite uburenganzira bwo gusoroma hose. Ariko barakibonaga n'Imana ngira ngo yagitunze urutoki ariko bakibuka ibwirizwa itegeko bahawe. Ngo ntuzigere mwembi ntimuzigere mukora ku icyo giti nta rubuto rwacyo mbemereye gukoraho. Hashira igihe barisanzura kugikoraho byari buzaba ishyire mu gihano. Nuvuga ngo kugikoraho Imana yo yari ibizi. Niho nari natangiye kubivuga kare. Nuvuga ngo Imana yari ibizi ko baramutse bagikozeho hari ubundi buryo bwahinduka batazi. Ariko kubera ko bo batabizi ariko Imana yigira ite irabizi. Irababwira ngo muramenye ntimuzakoreho. Barakerekwa. Barakeretswe. Bati ngiki ariko ntimuzagikoreho. Imana kirarikira kuko imbuto zari nyinshi muri iyo Edeni. Ariko mu myaka yatambutse itagaragara muri Bibiliya nibwo haje umugome uhetse icyaha. Araza asanga umugome uhetse icyaha. Uvuze icyaha kandi utaracyumva. Nyine niho nshaka kugira nyine ngo mwumve icyaha ni iki. Ko mbona biruze kukuvanga. Ndashaka kubwira ntabwo ndi butakare. Ni ukuvuga icyo gihe bamaze n'igihe imyaka itagaragara muri Bibiliya kinini. Hanyuma haza umugome uhetse icyaha ariwe tuvuga nyirabayazana. Urumva ro cyari kiriho no cyari kandi yaje gihetse ariko cyari kitaragaragarira abantu babiri ariko cyari kiriho. Nuvuga cyo cyari gihari. Okay, turabyemeranywa. Cyari kiriho ariko kitazwi. Ntabwo cyari kizwi. Reka mubwire ngo aba bantu babiri ubwo nticyanakorwaga. Ntabwo cyari gukorwa ko kitazwi. Ubwo kibaniraga n'uwo mugome nyine uvuze. Uwo mugome yaje akizanye. Yaje akihetse. Ni umuntu waturuka mu mahanga akaza kuzana ikintu utari wabona mu maso yawe. Kikaba inzaduka ariko abantu bose bakakibona mu mujyi cyangwa ahantu hose ugendera. Hanyuma ahageze asanga umugabo wa muntu. Umugabo ntawe uhari. Yagiye gutembera areba inyamaswa areba ibiti nyine areba ukuntu hameze. Ntabwo yikangaga ngo avuge ngo arikanga iki ngiki kiramurya. Uraza kumbaza utese kuki batajyanye. Ntabwo bari kujyana kuko ntacyo yikangaga. Nta nubwo hariho icyaha ngo uyu mugore avuga ati uyu mugabo wanjye ubwo agiye kure hari abantu bari buze kumufatirayo hari abaraza kumwica nta cyaha cyari gihari. Hanyuma amaze kugenda wa mugore nibwo yaciye inyuma araza yinjira muri Edeni.
akimara kwinjiramo akubitana n'umugore. Wa mugore abona icyo kintu wa mugome kimeze nk'inzoka cyaje kiyoberanyije mu nzoka. Kiramubwira kiti waruzi n'amakuru, urumva umuntu nibwo bwa mbere abonye ikindi kintu kimuganiriza atigeze abona mu buzima. Ariko ahantu humve neza n'abandi bari kubyumva babyumva. Nibwo bwa mbere uyu mugore yari yumvise ikintu kiri kumuganiriza, kuko yari afite ikintu cyitwa umugabo we gusa, niwe bavuganaga 100%. Yego. Hanyuma noneho abona ikintu kiraje kinjiye kimusanze aho ari. Kiramubwira kiti mwahawe amategeko. Yego. Muhabwa ibiganiro. Munabwirwa yuko mutagomba kurenga aha. Ahubwo muzajya mubererekera iki kintu iki giti kugira ngo mutazaza mukabibindi hakaza ibyago. Nta byago Imana ntiyababwiye ibyago, ariko hari ijambo yababwiye. Aravuga ngo nimukirye no gupfa muzapfa. Murumva abo bantu bari kubwirwa no gupfa muzapfa ntabyo bari bazi. Yego. Ntabyo bari bazi pe. Upfa n'ikizi. Yego. Hanyuma niho ndi kugira ngo ngire noneho icyaha niki. Yego. Hanyuma barangije nako wa mugore abwira wa mugore ati rero uzi n'ibindi, ndakumenyesha ko uyu munsi uramutse uriye kuri rwa rubuto Imana yakubwiye kutazarya, uzahinduka Imana. Uzahinduka ukundi. Yego. Ubwenge buzagwira. Uzajya umenya icyiza n'ikibi. Ariko wibuke ko Imana yari yabwiye abo bantu bombi yari itegeko ryo kutakirya, nimukiryaho umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Ubundi aho niho bita icyaha. Niho hasobanura icyaha, gupfa muzapfa. Gupfa se nicyo cyaha? Ni icyaha pe. Gupfa ni icyaha? Yamaye rero nicyo cyaha nyine. Nuvuga ngo niba Imana yavuze ngo nimuramuka muriyeho urubuto na rumwe no gupfa muzapfa, wibuke ko aya magambo ari bwo bwa mbere aba bantu bombi bari bari kuyabwirwa. Nibwo bari bayumvise. Nuvuga ngo rero bumva bijambo rivuga ngo no gupfa muzapfa. Babibwirwa n'uwo mugabo cyabibwiwe n'Imana. Imana yarabwiye ngo nimuramuka muriye kuri uru rubuto no gupfa muzapfa. Urumva? Ariko icyo ni igihano. Ntabwo ari igihano kandi barabwirijwe. Ariko nise gupfa ari byo twita icyaha. Igihano ufatwa ugafungwa nicyo gihano. Rero bo ntabwo bari bafunze, nta nubwo bari babujijwe gutembera aho bagomba kugera, ahubwo bari bahawe attention yo kuvuga ngo icyo giti cyo nyine, ibindi byose bari babyemerewe, ariko icyo giti cyo batemerewe kugikoraho. Hari impamvu Imana yari igishyizeho. Burya impamvu y'impamvu iherurwa n'impamvu. Yego. Basoje ikiganiro bataragisoza, urumva umugabo yinjiye. Umugabo we yagiye ari kureba inyamaswa, cyangwa ari kureba ibiti, ari kureba uko yenda bari buze kwimuka bakarara ahandi. Sinzi ibyo uriya mugabo yatekereza, ariko yari yatembereye kwanza. Hanyuma uyu mugore wa mugome amwereka uburyo akureba no kukirya. Aramubwira ati soromaho rumwe wirebere. Yego. Ararusoroma ararurya. Ni umugome ndetse mpindure ni umushukanyi. Aho niho icyaha cyaturutse, agishonaho kuri rwa rubuto. Umugoma mu bwenge aryeho, kuko yaramubwiye ngo nuryaho ubwenge buraba bwinshi, urasa nk'Imana, uraba umeze nk'Imana. Uyu mugore ashoye arumyeho, kwa kurumaho yumva biraryoshye. Hanyuma yumvise biryoshye, nibwo yavuze ati ariko rero icyambera cyiza wampa umugabo wanjye akaza, hanyuma yamara kuza akagira gute nawe kuri uru rubuto, kandi yibagije ko Imana ubwayo
ntega amatwi wumve, yiyibagije ko Imana ubwayo yari yavuze ngo umunsi wariye ku iki giti no gupfa uzapfa. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo uyu mugore yari ashatse kwiyibagiza. Ntabwo yari ayobewe ko Imana yari yamubwiye ko adakwiriye gukora ku icyo giti. Ntabwo yari yabyibagiwe. No, ntabwo yari yabyibagiwe ko Imana yavuze ko, nyumva neza, ntabwo yari yibagiwe ko Imana yavuze ko atagomba kurya ku icyo giti. Ariko umugome aje ari we mushukanyi, nibwo yavuze ati rero ryaho wumve. Aravuga ati uwami Imana, amaze kukiryaho aravuga ati uwami Imana, uyu mugabo wanjye akaza nawe nkamuha kucyo ndiyeho akumva uburyohe bwacyo. ubwo yararyohewe. Amaze kuryoherwa rero, ikintu gitangaje nuko yarindiriye uko umugabo ataha. Akimara kubona umugabo atashye, yamubwiye ati sheri wanjye, waruze n'ibindi, cya giti Imana yatubwiye ngo ntitukaryeho burya hari mu ibanga. Ryari ibanga rikomeye. Ryaho wumve. Umugabo atoya, ntabwo ariko handitse, ntabwo ariko twabwiwe mu mategeko, ntituzigere dukora kuri iki giti. Umugore ati rero amakuru utazi, tujye mu mahugurwa. Amahugurwa twawe avuze ngo iki? Yaravuze ngo ntuzigere umbabaza n'umunsi n'umwe. Uriya abagore ni agatangaza. Arati twabwe mu mbabaza n'umunsi n'umwe. Niyo mpamvu ukwiye kunyumva cyane. Ndamubwira ati rero ibyo umbwira nibyo, ariko ntabwo nshoboye kwemera ko bwanjye nakora iki, nakora kuri icyo kintu, kandi Imana yarakitubujije. Umugore atangira kwiriza. Amarira y'abagore burya bahafi cyane. Nujya ahantu bapfushije bagize ibyago, abantu 90% uzumva kurira n'abagore. Abagabo bariyumanganya suko baba batababaye, ariko nyine umunyarwanda wa kera yacu umugani aravuga ngo amarira y'umugabo atembanya mu nda. Yego. Umugore arize, umugabo aravuga ati singiye kwihoreza umugore wanjye, singiye kubabaza umugore wanjye, reka numve. Aramubwira ati rero ryaho, arya kuri rwa rubuto. Akimara kurya kuri urwo rubuto nibwo icyaha kinjiye. Icyo bita icyaha rero naho cyaturutse, kandi nababwiye ngo icyaha ni urupfu. Umugabo akimara kurya kuri rwa rubuto, akimara kurya kuri rwa rubuto nibwo icyaha kinjiye. Igihe umugore akiriye cyari tarinjira, nuvuga ngo we yarakibitse nk'impamba agiye guha umugabo. Ni nk'umuntu wikoreye umuba w'inkwi cyangwa ikindi kintu kiremereye, agitwaye yagera mu nzira akabona umuntu akamubwira ati nyakira. Hanyuma cyabaye cyari ko umugabo nawe ariyo, cyabaye cyari ko umugore ariho bwa mbere. Cyabaye icyaha kubera ko n'umugabo ariyo. Nuvuga ngo niho kingiye. Iyo umugabo ataryaho ntabwo cyari bufate. Ubwo rero cyane cyababiri. Ni cyabombi. Twe kuvuga icyababiri. Nyine ubwo icyaha kibi cyari uko abantu babiri bagize mu ruhare. Yes, urakoze cyane. Icyaha kibi cyaha kuko abantu babiri bakigize mu ruhare. Ariko hari n'ugikora ari umwe, ariko buryo umwe ugikora ari umwe. Hari aho cyaturutse cyakozwe na babiri, ariko ugikora ari umwe, ariko cyaraturutse ku bantu babiri. Impamvu agikora ari umwe nuko umugore n'ubundi yabanje kugikora ari wenyine. Akantu bakumve, bajye bakumva bagasubiremo, bajye banatubwira aho tutujuje tuhuzuze nk'uko bigenda. Ni ukuvuga burya kiba uyu munsi tutari kumwe. Yego. Ntabwo nshobora kukurakarira ngo nkubwire ibyo nkubwira byose. Ariko duhuye nibuka ko wangiriye nabi, nkaba nakubwira nabi. Bivuze ngo icyaha ukigifite wenyine, ubu gifite ku giti cyawe ko ari icyaha, ariko utaragishyira mu bikorwa. Ntabwo cyitwa impamvu ntabwo cyitwa icyaha. Ni ukuvuga ngo icyaha kiba icyaha ku giti cyawe kubera ko wakigambiriye, ariko kiba kitarakora. Nta gihanirwa se?
wagihanirwa n'Imana ariko ntiwagihanirwa n'abantu. So ntabwo ushobora kugihanirwa n'ubuyobozi ariko ntanga urugero kuko batazi kiri mu mutima wawe, sibyo? Nuvuga ngo ariko wagambiriyeho ntabwo uramubona, ntabwo tere kubisohoye ukabibwira undi muntu. Nuvuga ngo uko wabibwira undi muntu mwamubaye babiri, niba mubaye babiri rero icyo gihe biraba ikindi nuvuga ngo harabaho uburyo bwo kurwa kubera ko mubaye babiri. Uriya mugore rero iyo umugabaza akifata akakomeza akifata, ndakubwiza ukuri ntabwo icyaha cyari kubicyaha, ariko nanone wareba ku Imana icyatumye Imana ishyira rwa rubuto hariya hagati hariya mu Edeni, nuko Imana yari izi ko hazabaho icyaha. Byumve ari n'igihe abantu bigishwa ukundi kuntu bagenda babigisha uburyo nyine babigishe muri iyo nzira, ariko abantu bakagenda nyine bakagendera mu kigare. Okay, ntabwo bagendeye mu kigare kuko bakirijwemo, ariko ndashaka kubabwira ko muri misiyo y'Imana, Imana yari ibizi ko icyo cyaha kigomba kubaho kuko yitabimenya donc yitamenya ko icyo cyaha kizabaho, ntabwo yari gushyiraho urwo rubuto hagati muri Edeni. Abantu babyumve neza, yego, bagiye bakurikirana babyumve neza, kandi abantu baba bumva iki kiganiro bajye bakitondera bagende gahoro. Tuba twabishyize mu buryo bwitonze kugira ngo buri wese asobanukirwe. Noneho rero uyu muntu akimara gushukwa n'umugome n'umushukanyi, nibwo umugabo yatashye amubwira ibyo byose, aramuririra arize umugabo kuri ya mabwiriza ye yarahawe n'Imana. Bimuteraga mu mutima, aravuga ati sinjye kwibabariza umugore. Afata rwa rubuto aruryaho. Dore hano rero icyaha cyagaragariye nuko barebye umubiri wabo, babona bambaye ubusa. Ngaho cyatangiriye. Bambaye iki? urimo ratubwira ahantu henshi hajya hatangira icyaha. Ndacyara barebye basanga bambaye ubusa, ngaho cyatangiriye. Urongera uti bakimara kurya, ati nguko icyaha cyatangiye. Nyine bakimara kurya icyo gihe, byumve neza, bakimara kurya icyo gihe none icyaha cyabaye kurya, icyaha cyabaye kumvira wa muntu wajuretse icyaha, cyangwa icyaha cyabaye kwambara ubusa. Sibyo? Iyo batarya ntabwo icyaha cyari kuba, cyabaye kurya. Yego, nubwo wakizanye ari umugome, ariko nawe akizana cyari kitaraba icyaha. Abantu babyumve neza, cyari iki? Nuvuga ngo ninde se warukize? Umugome azanye muri make ubwo cyari kiraho gisirikira nyiracyo akizanye, ariko bataramenya ko habaho icyaha. Mu by'ukuri nabyo bari bazi. Hanyuma n'uwo mugome agitanga, kuko ubundi nk'umutozo gatoya bamenye ko uriya mugome yaratuye mu ijuru, azi byose, yarazi byose. Muri make icyaha bakoze ni ukurya, kandi bari barabujijwe kurya. Nuvuga ngo Imana ibahaye umurongo batarenga. Turambura akaguru turebe ko akaguru karenga uwo murongo. Ubwo bamenye ko koko ibyo bari barabwiwe ari ukuri n'Imana. Ubwo tuvuge ko tubihuze gute none igihe turimo kurya n'icyaha, cyangwa biterwa n'icyo uriye? Agasubizo nako igisubizo nicyo, sorry, igisubizo nicyo, biterwa n'icyo uriye. Yego. Kandi nuko kuterwa no kukiriye biterwa no kukiriye nanone. Icyo uriye biterwa n'icyo uriye, ariko kandi bigaterwa no kukiriye. Yego. Pawulo yavuze yaravuze ngo ikintu urya utazi ko ari icyaha ntabwo kikubera icyaha. Okay? Yego. Aravuga ngo mu gihe uzaba uri kurya ikintu utazi ko ari icyaha, icyo gihe ntabwo kizakubera icyaha. Ariko nukirya uzi ko ari icyaha, kizakubera iki? Kizakubera icyaha, kubera ko ukiriye ubizi ko ari icyaha. Yego. Ushobora kujya mu mahanga n'urugero, bakaguha icyo kunywa utazi ko ari inzoga, ukanywa ukahaga ndetse inyota igashira, ariko ntabwo Imana ikubaraho ko ukoze icyaha, kubera yuko ntabwo uramenya niba ari icyaha. Urumva?
hari igihugu kimwe nagiyemo, impamvu bivuze nuko nshaka kuva ku moto zaho gato. Hari igihugu kimwe nagiyemo, ngeze bafite utuyoga ngo bakiriza abantu b'abashyitsi baturutse mu mahanga. None njye kurya ikintu icyo ari cyo cyose ntazi icyo ari cyo, yego, ibintu nishyizemo kandi umwuka wera bimfashamo. Ntabwo nkunze kurya kugira ngo ntazagwa muri uyu mutego w'uko hari umushukanyi uri aho ngaho. Noneho maze tugera ahantu noneho muri hoteli bajya kunganiriza no kunyakira. Abari two bazana rero sasa mbona barunze utwo ducupa n'abandi bapasiteri n'iki byose. Umutima urambwira ngo utwo tuntu uramenye ntudukoreho, banzu babaze uko twitwa. Ariko irindi jwi rirambwira ngo no kubabaza ubyihorere, ahubwo twihorere ubabwire baguhe icyayi. bararakaye. Ubu urumva mu cyizere bari bamfite nari maze gutakazaho inota. Bararakara kandi babizanye kandi barabiriha. Hanyuma ndangije ninywera icyayi turataha. Nyuma y'iminsi 2-3 niho bansobanuriye, abadekoni baransobanurira, barambwira ko utwo tuyoga batwakiriza abashyitsi twamara kubageramo hanyuma bagahura n'ikibazo ngo wumva biryoshye, ariko nyuma yaho bikaza kugira ingaruka, ukagira ibindi. So nuvuga ngo ariko nuvuga ngo icyo cyose cyangwa kurya ikintu icyo ari cyo cyose cyadutse ntazi icyo ari cyo, kubera ko nshaka kurinda umubiri wanjye nkanarinda n'ubugingo. Uyu muntu iyo aza kureka kurya kuri cya kiti, kuri ya mbuto, nta cyaha cyari kuboneka. Ariko nanone wagera ku rundi rwego ugasanga Imana yari yabikoze plan, yashyizeho icyo giti, ishyiraho kondisiyo, ibwira abantu babiri nta wa gatatu wari urimo, irabwira ngo rero ntimuzaryeho. Haza ikindi kitameze nk'abantu, kiyoberanyije mu nzoka, kiraza kivugana n'undi muntu, kivugana n'umuntu sori, avuganye nawe amwinjizamo ibyo bintu. Uwo mugome tuvuga ni shitani. Arangije amuteza gukora icyo yari yabujijwe. Katugaruke. Yego. Icyo cyaha uko cyaje, hanyuma tugere noneho mu isi tubamo, mu isi ya none. Ndumva kadusimbuke hari tugere mu isi ya none turebe, turasimbutse turebe Imana duha amababa dusimbukire kuko ni birebire. Katugere mu isi ya none noneho turebe ese icyaha kiracyafatwa muri iyo shusho cyangwa ubu ngubu hari n'uburyo gifatwamo. Ikindi, ese abo ngabo ko bari muri iyo ngobyi nkuko wari bikomojeho, hanyuma ari nako biri bivuga uyu munsi turi mu isi. Ese isi turimo niyo yangobyi cyangwa isi turimo nayo ni isi nyine yitwa ukwayo? Hanyuma se natwe hari amabwiriza dufite, ku buryo hari amabwiriza hari n'amategeko. Aravuze amabwiriza, amahugurwa hari amahugurwa, hari amahugurwa twahawe, niyo twahita amabwiriza n'ikibazo. Hari amahugurwa twahawe nkuko abo ngabo bari bayahawe, hanyuma duhabwa n'amategeko, cyangwa turacyagendera kuri yandi babandi bahawe bo muri yindi ndetse n'amategeko bahawe. Urakoze cyane. Aha Edeni tuvuga ni ingi turimo. Yes. Turi muri Edeni, turi muri Edeni. Imbuto ziragize, ziruzuye, zirahari. Bashumba iki kintu ko numvure bibuze kukinyumvisha. Nukuvuga ngo uyu munsi tugenda, uyu munsi tuvuga, uyu munsi turya, uyu munsi tunywa, turi muri Edeni. Hari ikintu twakomotojeho. Yakomera nk'aho hari umuyobozi uherutse kuvuga, uherutse kubwira bene igihugu be Edeni bavuga ngo ni iki gihugu cyacu. Natwe ni Edeni yacu kuko irimo byose. Ni Edeni yacu irimo byose, ariko byose ntitubyemererwa nk'uko Paulo yabivuze. Hari ibintu twavuzeho bivuze ko umuntu n'umwana w'Imana. Ni ukuvuga ibyo byose uri kuvuga imyangiriro n'aba bantu babiri. Ni ukuvuga ngo turacyagendera kuri rya tegeko, nubwo bakoze icyaha bagasanga bambaye ubusa. Twari twasimbutse
tuba tuvuye hakurya ya Nyabarongo ntazi ariko tugarutse gukozaho ni ugukora kuri bya bintu twari twatangiriye ni ukuvuga ngo bamaze gukora icyaha ntabwo byavuzwe ko abazakurikiramo batazahura n'icyo kibazo ahubwo byakomeje gukurikirana mwene muntu akomeza gukurikiranwa na bya bindi b'abantu babiri bakoze n'isi ese ibyo bintu biracyadukurikira ese birahari ese n'ibindi bishasha byaje oya nta gishasha kigeze kibaho ibiri kuba ni byahereye kuri abantu babiri turacyagendera ku mategeko yabo ni ukuvuga ngo turacyagendera ku mategeko yabo n'amabwiriza n'impuguro n'inyigisho bahawe natwe turacyabigenderaho twere dutanga ikiganiro kivuga ko abantu bundi umuntu yari afite ububasha bwo gutegeka ikintu icyo ari cyo cyose kiri ku isi ariko nyuma umuntu akomeza gukora ibyaha akoze ibyaha bya bindi yategekaga yayoboraga bimusumbya imbaraga niyo mpamvu ujya kubona ukabona intare irazira guhumiye urirukanse kandi imbere ikanyura ryama ikaryama kubera ko yari agifite ubumuntu nyabwo ataranduzwa ariko amaze kwanduzwa yatangiye gutinya za nyamaswa yategetswe tekereza hari akantu kababaje aba bantu babiri bari bahawe uburenganzira bwo kwita amazina ibintu byose biri ku isi hanyuma barangije bakora icyaha bakoze icyaha biba ngombwa ko basubira inyuma bya bindi bise amazina bitangira kubakanga bitangira kubasubiranamo tekereza ubyaye abana babiri batatu bose bakajya baza bagafata inkoni bakagukubita uri se urumva ibyago birimo agahinda ni ukuvuga ngo nabo biriya bintu byose barabitegekaga bari bafite ubwo bushobozi ariko uyu munsi turi muri iyi si wavugaga biri gutegeka abantu wabona injangwe ukayabangira ingata ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga ngo ntabwo tugifite ubumuntu nyabwo 100%, nubwo turi abantu ariko ntitugifite ubumuntu bufatika ngo dutegeke ikintu icyo ari cyo cyose kuko twari twarahawe uburenganzira. Dufite indirimbo iririmba ngo kwa Yesu dufite ubutwari, dufite n'ubushobozi, ariko hari aho tubufite. Hanyuma mushumba, yego yamutiye n'akantu kamwe kandi ugize uti Edeni ndiyingi turimo, yego ibintu byose tubirimo. Hanyuma nakubaza nti igiti ni kihe twabujijwe? Muri Edeni uvuze turimo, igiti ni kihe bienvenue yabujijwe ku buryo aramutse agikozeho byamuviramo ikibazo by'imwe twahawe kimwe ukomojeho? Urakoze cyane. Uyu munsi tuvugana turi mu isi, yego hari ibyaha bigereranywa n'icyo giti. Ibyo byaha birahari, ndahera kuri bimwe kuko ni byinshi. Ngira ngo muri Bibiliya handitsemo 15, Abagalatiya 5, ngira ngo here ku murongo wa 16. Hatwerekamo ubusinzi, ubusambanyi, ubujura, kwica, ibikiriki byose. Ibyo byaha biri aho ngaho bijyanye n'icyo giti. Nashimishije nuko wavuze uti ntabwo tukiri iyo ngiyo aho ngaho Adamu na Eva bari uyu munsi turi mu isi. Nuvuga ngo igiti uyu munsi tuvuga tubuzwa ni ibyaha. Ari byo byaha bihe: ubusambanyi, ubusinzi, ubujura, kwica n'ibindi bijyanye n'ibyo. Icyo ni igiti, nubwo bitandukanye amazina, ariko ni igiti kimwe kuko byose byirunda mu cyaha. Kandi icyaha kiba icyaha kuko gikoze. Icyo giti gikozeho uhita uhinduka umunyabyaha kubera kugize ute ugikozeho. Ngira ngo ndagusobanuriye. Yesu nizera ariko bivuga nukuvuga ngo bose tuvugana nukuvuga ngo uramutse ukoze kimwe muri ibyo ubukoze usonomye kuri wa rubuto, nicyo cya giti rero ubwirwa. Urasabwa rero narengeye kugera ahantu kuri yavuze uri kubona ndi kura nk'umuntu wanyuzwe. Sinzi impamvu utanyurwa, ariko nashaka kukubwira ngo yego icyo giti turi mu isi byamfashije cyane, wampaye umurongo mwiza. Icyo giti ni ukuvuga ngo hari ibintu wowe wamaze kuva mu bumuntu, ubu mwana w'Imana. Yego ntabwo wavuye mu buntu 100%, ariko waba umwana w'Imana. Hari ibyo rero uyu
uyu munsi umwuka wera twasigiwe niwe ukubwira ngo attention ntukoreho, yego, attention ntukirye, ntukinywe, uramenye ntiwinjiraho, yego, ntukore icyo ngicyo. Donc umwuka we akubuza gukora kuri cya giti. Ntabwo uragiye mu minsi ishize hari umuntu wambwiye arambwira ati nagiye gusura umusore ngezeyo ntabwo nari nateguye ko ndibuze gusambana atari ko ngiye kubona mbona ndasambanye. Ndamaze se ubundi ubwo wari ugiye kuba umusore uri igiki? Wumvaga uri umusore mugenzi wawe nawe uri umusore wumvaga ugiye yakabura rizeye imbaraga buriye izize yarazikuye yarafite ize zituma ajya gusura umusore muri geto akajya kwinjiramo akicara ku gitanda. Urabizi ko abasore baba bafite nakumba kamwe amwicaje ku gitanda. Ese nyirizina icyo gitanda amwicajeho azi ko yicaye mu ijuru, azi ko yicaye muri resitora, azi ko yicaye iwabo kugeta musuri iwabo. Ko murasha kuva ati ndiyizeye ko bitakunda rwose mu mbaraga z'umubiri se. None ko zitabonetse ko nyine byaranze nyine nuko ngo bishatse kuvuga iki? Nyine kwa byaranze byaramutunguye bishatse no ntabwo byigeze bimutungura. Dore ahantu icyaha cyaturutse nuko ko nzaza kugusura niho icyaha cyatangiriye. Nzaza kugusura ndabikwemereye nzaza aho niho icyaha cyaturutse. Kuranyumva neza? Iyo atajyayo uriya musore yo kumutwara iki? Nibyo twavuze kare ari nkuru nyizo ngo umusore yararwaye ndajya kumusura nyine arwaye. Aha agezeyo nyine ashiduka nawe byabaye ariko mu byukuri ntabwo umusore yararwaye. Nese ubwo urumva wa murenga atarajye gusura umurwayi yamusore ku mu bitaro se? Ni mu bitaro yaramusuriye. Rega hari ibintu tugomba kumenya. Nuvuga ngo iki giti tuvuga n'icyo ngicyo nyine. Nuvuga ngo niba umukobwa abwiwe ngo nge narwaye ndi muri geto ndarembye ngwino ntabare. Ese umukobwa aba wenyine? Nzanira utunini nzanira ibinini cyane kuri umukobwa aba wenyine. Nzanira imbuto jyana na musaza wawe kuko mujye gusura umurwayi. Jyana n'inshuti yawe yindi ko mujye gusura umurwayi. Uragenda nyine kubera iki? Kandi uzi ko ari we nyirabayazana. Araza kumbaza tese ubundi ari umukobwa ari n'umusore usambana n'indi. Icyo ntaje nagusubiza. Oya sindi buhagire nanjye. Urakoze cyane. Nukuvuga ngo icyo shaka kukubwira uriya mukobwa atagiyeyo ntabwo icyaha cyaboneka hagati yabo bombi. Umukobwa yakwirinda n'umusore yaba nyine aho gukora cyaha kuko we yari yakigambiriye. Ariko n'umukobwa nawe amenye ko ahagurutse ashaka kujya gukora icyo cyaha. Niyirinde kujyayo kugira ngo icyo giti adasoro mu rubuto rw'abandi. Nanone uranyurwa tugaruke ku cyaha turiho urukomeje uvuga uti wari wifashishije umurongo muri Bibiliya niba nibuka neza nko mu Bagalatiya 5:16 ugaruka uvuga uti harimo ubusambanyi ubusinzi gukomeza n'ibintu ko bigarutseho ubigera muri 15 harya rukuvuze 15 hanyuma nge nkibaza none kuri uyu munsi wa none sinzi niba 15 bidusomera nabishoboka biroroshye cyane. Urya mpita ngera kuri ku ngingo urashaka kugira ngo ugire ku ngingo ushaka nshaka kugeraho kugira ngo nyisobanure neza ariko namaze kumva 15 ibyo n'abadukurikiye babyumve n'abakurikiye babyumve nabo babyumve bamenye ko bibaho kugira ngo tugendane neza. Yego bamenye ko ibyo bintu biriho atari amagambo ahubwo ari mu bikorwa ngibi. Abagalatiya 5 turahera ku murongo ni wa 19 ntacu reka tuvuge 16 kuko twa twahavuze. Haravuze ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ariko ntega amatwi ntago ari nge wayanditse. Muyoborwe ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Ni ukuvuga ngo umwuka ari hejuru y'amategeko. 19 dore ubwo mutwarwa
n'umwuka. Dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi. gusa tujye muri cya kiganiro cya kamere twavuzeho. Oya ndashaka kuvuga ibyaha. Ni ibyaha ntabwo ari kamere turimo. Nje kumva ijambo rangi icyaha dukomeze turi kujyana. Dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi. Gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ko numvisemo ko ari imirimo ya kamere, se ko numvisemo ko ari imirimo y'icyaha. Ni ukuvuga ngo kamere n'icyaha birahurira he? Kamere ni itera icyaha. Najya ngo kantu tumve aho dugahurira kugira ngo bigendane. Niyo mpamvu batangiye bavuga ngo ndavuga ni muje kuko akora ibyo kamere irarikira. Kamere rero ni mubyara w'ibyaha. Nuvuga ngo udafite kamere wowe mu mubiri wawe udafitemo kamere y'ikintu runaka ntabwo wakora icyaha. Ibintu bwira bihagazeho n'amaguru yanjye yombi. Uramutse udafite kamere mu mutima wawe mu mubiri wawe ntabwo ushobora gukora icyaha. Hari umuntu uba utagira kamere? Kamere barayigira. Urayigira ariko ukayoborwa na mwuka wera. Iyo wamaze kwemerera mwuka wera kamere iraryama. Yego. Ntabwo igihe gifite imbaraga. Ntabwo ushobora gucika mu muntu aka kantu bakumvi kuko Bibiliya ihita ibidusobanurira. Iravuga ngo nurakara izuba nirikarenge ukirakaye. Bivuga ngo Imana irabizi ko umuntu azarakara. Arakara kandi kubera kamere. Arakazwa na kamere. Ariko niba avuze ngo noneho muyoborwe n'umwuka bivuze ngo uyu mwuka yaje gucaho byose. Aravuga ngo nje gufata ikintu cyari kiri kwa kumuriro gugurumana hanyuma uyu mwuka ndawuhindura amazi. Amazi araje amenetse muri wa muriro. Umuriro uhita ucuba. Yego. Kandi ntabwo uhita uzima burundu. Kereka ya mazi umennyeho cyane ukajya uzimya amakara yose. Ariko ndashaka kubwira ngo umuriro ntuhita uzima ako kanya. Rero uyu mwuka wera niwo ugutegeka ugahagarara hejuru ya kamere ukayitsikamira bigatuma kamere itabyuka. Kuko ngo kamere irarikira ibyo umwuka agira ate yanga. N'umwuka akifuza ibyo kamere yanga. Niyo mpamvu bihabanye. None abantu badahuza. Ni ukuvuga ngo ni abantu babiri. Muri kamere n'umwuka ntitubitindeho twabigarutseho. Urakoze cyane. Rero icyo nashaka kuvuga ni iki? Ni icyaha. Ibi byaha 15 rero. Yego. Uramutse utabikoze nta cyaha wagira. Yego. Hanyuma ukiri kuri iyo ngingo. Uravuze ngo ibyo ngibyo utabikoze nta cyaha yagira. Yego. Hanyuma se kuki ushobora kubona Bienvenue ukana yambaye ipantaro yambaye pocket mu mvugo yumvikana ndeke guca amarenga mu mvugo yumvikana hanyuma ukabona yambaye ishati ya idegaje yayifunguye cyangwa ukabona umuntu runaka nta gatambara ateze ugatuvuga uti wambaye ugatuvuga Bienvenue ugatumwita umunyabyaha kuko yambaye ipantaro yayimanuye yayidegaje ko ntabibonye aho muri ibyo bintu tubwiye. Aha rero handitse n'ijambo rikomeye utumvise naryumvisha sorejeho niryo bita rero twatiri kujyana ego wabyumvise bishatse kuvuga ngo uriya muntu wadegeje akageza hasi ipantaro kandi afite ahantu akenyerera afite irindi ari gushaka gukurura. Kuki utekereje ko ndi kubikurura kandi muri ngenda ntabyo mfite ndi gutekereza? Nuko 100% abantu bafite aho bambarira. Uriya muntu afite yes shumara yango kubera bitugana ntihagera tubagamira na hano ndaje ndabisobanura neza. Ubwo nuvuga gutyo ushobora kutanibaza ngo bani mu mategeko agaragaza imyambarire nihe bagaragaza ko bambarira. Mategeko ari igitabo kigaragaza ahantu abantu bambarira ko ari itegeko kwambara umukandara cyangwa ari itegeko wenda gutega gatambaro cyangwa kugira gute. Uribuka ariko ko hari ahantu handitse ngo n'ibindi bisabiryo nibyo wasoreje sindi kubaza cyane ndabyibuka cyane ibisabiryo bitavuzwe urumva iyo ndabyibuka cyane ibyo nari nzaduka hari ibintu bizima hari n'ibintu bibi iki tucyumvikaneho hari ibintu bizima hari n'ibindi bibi. Yego. Ubundi kugira ngo wumve uruhutse mu mutwe
ntabwo waruhuka ko iyi si irakuzuza. oya turajyana kandi turagerayo amahoro. uyu munsi tuvugana biterwa n'igihugu urimo. nanabisobanure neza. yes igihugu nakijemo. yego biterwa n'umuco w'igihugu. umuco nawo so turawushyira mu uriya muco uri muri Edeni yawo. ahantu muhumve neza. nuvuga ngo umuco wacu w'abanyarwanda utandukanye n'umuco w'abanyamerika. kandi bose baremwe n'iki? n'Imana. umunyamerika arambara ipantaro ntibimucire urubanza. umunyamerika aradefiriza ntibimucire urubanza. umunyamerika arasiga iminwa ntibimucire urubanza. uhita ubihuza n'akantu kamwe kavuga ngo Bibiliya ziratandukanye zabo se yo muri Amerika no mu Rwanda? ni imwe 110%. komeza. oya numve niba ndamabwiriza bahabwa atandukanye nawe twe duhabwa. urakoze cyane. Bibiliya baba bayisomye. banayisoma kuturusha. natwe twa twayisomye. yes. ariko twebwe turabanebwe gusoma si bose. ariko urebye ubona abantu batwara Bibiliya ariko batwara. dukomeze kuko twikomereze. yego. ugasanga umunyamerika yambaye akajipo kagera haruguru kandi akarihimbaza Imana. kandi Imana ikamwumva akanabwiriza akanahanura. uragenda ugasanga pasiteri yinjiye mu rusengero yambaye ikabutura. yego. ntago bimuciriye urubanza. ariko umuco wacu niho ngarutse. uhita utujyana mu buryo bwo kumva ko kwambara gutyo iyo pantaro mu rusengero bibaye icyaha. ni ibintu twibwira twebwe n'amategeko twishyiriyeho. urakoze cyane. ni amategeko twebwe twishyiriyeho atandukanye n'igitabo atandukanye n'icyo Bibiliya ivuga. yego. Bibiliya ntaho igaragaza kwambara birebire cyangwa bigufi. yego hari ahantu ivuze ko umugore harahari rwose haranditse. ariko nanone hari uburyo nshaka kubwira abantu banyumve. hari n'uburyo bwo gukizwa cyane ukarenga umurongo. abantu banyumve banega amatwi. yego. sinje gutera ibuye ku karere ariko ndashaka kubasobanurira neza. uyu munsi ntabwo ndibuze kuvuga idini cyangwa itorero ariko ndashaka kuvuga kimwe mu bintu byagushije abantu. umuntu agakora ubukwe. ndabizi hari abantu bari badukurikiye bari bishimye bagiye kugira igitekerezo cyo kumva bababaye mu mutima ariko ndashaka kukibasobanurira bacyumve neza. uyu muntu agize atya akoze ubukwe. amaze gukora ubukwe wasengera ategetswe ko atigera adefiriza umusatsi we. ategetswe ko umusatsi arakomezanya na naturel. noneho abatashe ubukwe harimo baradefirizwa. agasatsi barakanyereje. barasa neza. bakoze neza iminwa yabo bakoze inzara bakoze ibikini byose mbeshijeho. yego. wa wundi waje na naturel bivuga yavuze ijambo rikomeye cyane. aravuga ngo umusore nabona umukobwa akamurarikira azaba akoze iki? azaba akoze icyaha. kwifuza nicyo bivuze kwifuza. yego. iyo wifujije ikintu utari buze kubona hari igihe kamere ibyuka ikaguteza kuba washaka kujya kukiba kandi bitari ngombwa kubera ko wakifuje. rero uyu muntu waje na naturel iyo arebye wundi ukoze kagasatsi hari aho mbona bagahengetse, hari abasaturamo hejuru, hari abasatura ku ruhande, hari abakamanura kakagera ku jisho, mbese akabona arasirimutse. wa wundi wa naturel atekereza igitekerezo gikomeye cyane. yego. arifuza arabirarikira akavuga ati iyo mba ntari muri iri dini cyangwa muri iri torero. yego. nanjye mba nkoze kuriye. yego. ni ukuvuga hakaba n'igihe wa wundi udefiriza yifuza ko wowe byemvene uba muri rya dini
uzamubera kandi agashaka ko uri buze kudefiriza kuza ngo bize kujyana bihure na uniform, yego, akabona nakuzana utazajya muri salo ngo udefirize, akabara guhe kandi nawe yarabibwiye ukaba, ariko kubera yuko itegeko riguhana kuba wadefiriza bikagucumuza. Ndashaka kubabwira ngo abantu bacumujwe n'icyo kintu kandi gishobora kubabuza amahirwe make yo kugera ahantu bagera bitewe no kwifuza ibyo batagomba kugeraho. Niyo mpamvu uzajya kubona ubona umuntu afashe icyemezo arahunze, ahunze ahantu yabaga, abaga ati singiye gupfa, agiye ahandi. Meruka kugirana ikiganiro n'abantu nsanga abagore bageze kuri bane bari kubiganiraho neza, umuriro watse abata, ariko ubu ureba ufite amafaranga, ufite buri kintu cyose, reba ku ntusa. None se Mushumba, karame, iyo ntiwize teoloji, narayize, ntiwiganye n'abapasiteri batandukanye nabo bashumbye amatorero atitwa nk'uko itorero ryawe ryitwa, yego, hanyuma ntekereza ko ntago wowe bagujyana kurane bakwigisha ibyawe, oya, twigiye hamwe mwigiye hamwe, ibitabo mwize ni bimwe, yego, niba ari bibiliya mwigimwe ni imwe, amasomo namwe. Hanyuma se ni gute runaka yaje kugenda akavuga ko kwambara iyo pantaro ari icyaha, nawe ukagenda uti wenda ngenda bikwemerera, sibyo? Hanyuma undi nawe akagenda akavuga uti muringanize mwayene, undi ati ibi nibi. Hanyuma kuki ibyo bintu nyine byaje byo, kuki mwitandukanyije gutyo? Ubwo hari ibyitwa icyaha kuri wowe, undi bikitwa ko atari icyaha, undi bikitwa ko, kandi mwese ibyo mwasomye ni bimwe, ntabwo ndi kubyumva. Umuco ni umwe, ukaba ni keza cyane, mwuka nanjye arakamishuriye waruka muri kintu cy'umuco. Umuco mwese muri abanyarwanda, hanyuma bigenze gutyo kubera iki? Ni ukuvuga nibyo twavugaga, hari akantu wavuze ngo hari umuntu umwe wavuze ngo iki gihugu cyacu ni Edeni, yarabivuze gutyo. Buri gihugu n'umuco wacyo, twinjire mu madini n'amatorero, ntibigutangaze ko tuvuye mu gihugu tujye mu madini, ndaje tuje mu matorero n'amadini ariko abarizwa mu gihugu kimwe, abayoborwa n'igihugu ahubwo, kandi abayobozi b'amadini n'amatorero uvuze bize hamwe, baranaziranye, ni n'inshuti, bahabwa diplome zimwe, baranahora bakaganira, yego, baranasangira rwose. Icyo nshaka kubwira ni kimwe, turi abagabo bombi, twese twitwa abagabo, n'abagore bacu bakitwa abagore. Wasanga nje mu itorero ryawe utanshingira kuko ari irindi mbarizwa muri teri ryawe, ndaje nyine tubivuge njyewe ntaza kukibagirwa, iyo nagushingira yakomeza ntacyo kuko ntago ari Imana ireba, Imana ireba umutima, ntacyo ubwo nabyo turabigeraho turebe. Urakoze. Hanyuma abagore bacu bitwa abagore, natwe tukitwa abagabo, turi babiri, yego, ariko ntago tuyobora kimwe, ingo zacu ntituziyobore kimwe. Iyo dusohotse tugahura mu modoka, tugahura mu bukwe, twitwa abagabo, ariko iyo ngeze iwanjye nyobora ukwanjye, nawe ukayobora ukwawe. Okay? Ibyo urabyemera ariko? Aho turi kujyana. Nyamara kandi nubwo nyobora ukwanjye nawe ukayobora ukwawe, ingo zacu ntabwo zizazamuka kimwe. Ko ushobora kuba nyobora ntegekesha igitugu, ariko se nonje uretse utararenga ngaho uburyo ruduhaye ndarugenda, ariko none ntago ndi buze kurwemera ngaho na 100%, yego, kubera yuko urugo rwawe ufite ndumva ngo hari amabwiriza ushyiro yarwo, yego, ndabyumva, ariko hanze kitwa umugabo, nibyo. Ariko none tweye kwirengagiza ko uyu munsi ibyo twigishijwe, sibyo, dufite map yabyo, dufite igitabo tugomba kugenderaho, dufite amabwiriza, yes good, wabikomojo, dufite amabwiriza tugomba kugenderaho. Bivuze ngo nubwo wenda mfite urwo rugo rwa cyase iryo torero rya cy'idini ryanjye, hari ibwiriza, hari igitabo ngomba kugenderaho, ari nacyo runaka afite. Niba umuntu ari buze kubihuza cyane n'umuryango wawe ku giti cyawe, yego. Aya mabwiriza rero niyo yica ibintu. Abyishe gute? Ubwo ni Bibiliya. Ubwo ni mapu nyine, ni Bibiliya mvuze, kuko twize hamwe.
yego twese duhabwa amasomo kimwe yego tugiye mu ishyirwa mu bikorwa ryayo yego hanyuma nuvuga ngo igitabo ndagifite nawe uragifite kimwe yego hanyuma niba ngiye kubihindura ubwo se ndacyari muri ryabwirizwa yantuza muri amurongo niho handi nakumotoje havuga ngo ushobora gukizwa ariko karenga umusaraba warenga umusaraba bikaba byatuma ukora ibyo utakagombye gukora ariko ngarutse gatoya idini cyangwa itorero rigira amategeko rusange urabona muri RGB bahabwa hari amategeko donc hari amabwiriza cyangwa se amategeko ajyanye na stati yego ariko ayo mategeko akaba ahuriweho n'igihugu cyose yego noneho hari andi mategeko twita amategeko yihariye y'idini yego ayo mategeko rero yihariye y'idini niyo avamo bya bindi nuvuga ngo avamo ya mabwiriza avuze ngo ibi ngibi twe idini ryacu ntabwo ryemera ko ibi bintu bikorwa yego duhagarariye aha nitwe turishizeho turaryemeje turayisinye nuvuga ngo tumaze kurisinya ntabwo twemerewe gukora iki kintu uzaza atuyobotse azinjiramo azi ko agomba kugendera kuri ayo mabwiriza dutanze dusenga kuwa gatatu unanirwa agende tuzenga kuwa gatatu utazabishobora akaza kuwa kane ntazatubona azajya kuwa kane basenga ni ukuvuga ngo azahita ajya ubwo azajya aho kuwa kane basenga yego urumva ni ukuvuga ngo icyo gihe rero ayo mabwiriza niyo agenda agaca ibintu kandi ayo mabwiriza niko Pawulo yavugaga hari igihe yavugaga bati mbwirijwe n'umwuka wera ariko noneho hano ni njye Pawulo bigiye ubivuze mu bitekerezo byanjye nkurikije na kamere zanyu nkurikije uko mbabona ni njyewe mbivuze mu izina ryanjye Pawulo ni ukuvuga ngo rero n'iryo dini rifite amabwiriza rigenderaho na leta y'ubumwe izi ariko noneho andi mategeko yihariye y'umwihariko aba ari aho ngaho ari nayo atsikamira ya ba nyirayo madini akaba ari nayo atsikamira umuntu uje abasanga mbabare ndivuze ukundi cyangwa se amatorero amadini n'amatorero mbabare ndivuze ukundi kuntu erija muvuze gutsikamira ryaba riri nk'ibintu sinzi kono narikosora ariko kubangamira wenda ntago bibangamira ahubwo ayo basanga aje gusanga iryo dini nuvuga ngo yinjiye muri iryo dini mbere yuko abatizwa mbere yuko yakirwa abanza kubwirwa amahame bagenderaho yego urumva niyo ayo mahame uwo muntu agakura iyo mvuga gukura umwaka umwe imyaka 2 3 5 aba ari gukura nuvuga ngo uwo muntu agakura azi ko iki kintu atazigera gikora ari muri iryo dini rimwe na rimwe bakabimubuza atari n'icyaha abantu munyumve neza rimwe na rimwe abantu bakabimubuza atari n'icyaha ahubwo babona yenda mu mitekerereze yabo n'ukuntu bavutse iryo dini ryavutse bakaba babona ari byo byabashira baramutse babirekuye byabashira gukora ibyaha ariko akaba ari kubibwira sibyo nk'ubu ngubu warabona agiye mbona n'urugero nawe warabibonye uri umuntu ucukumbura nawe warabibonye wabonye hari ahantu umupasiri yagiye kurisha abantu ibyatsi ririya ni itegeko yihimbiye ariko byamugizeho ingaruka sibyo niyo mpamvu n'ibindi byose ndi kubabwira abari gukurikirana babyumva ni ukuvuga ngo hari amategeko cyangwa amabwiriza yashyizweho ariko agonga umukristo waje abasanga akabamo afite iyo nzika iteka ryose akaba afite iyo nzika avuga ati iyo mba ntari muri iri dini mba ugasanga ayifite iyo nzika arayikuranye imyaka 2 3 5 akamaramo imyaka 30 ayanga kwisebya cyangwa se kuvuga ngo abantu bazavuga ngo iki ko mvuye muri iri dini bazavuga ngo iki ese bizagenda gute ariko ndabarangira mbabwira ngo hari ijambo Yesu yivugiye ubwe rirahari ntimugire ngo ngiye mvuga ibintu nihaye mwuka wera niwe unyobora nuvuga ngo hari ijambo rivuga ngo niba barenganyiriza mu mudugudu umwe muzahungire mu wundi kurenganya nuvuga ngo niyo amabwiriza akakaye ko gakomeye ariko kandi koroshye karavuze ngo nyihorere ndakavuga kuko kanditse muri ibi niba barenganyiriza mu mudugudu umwe uzi impamvu se mvuze ko karakomeye yego hari abantu usanga wenda baba mu itorero runaka cyangwa idini runaka hanyuma hakabaho icyo kintu uvuze
yego cyo kuba wenda hari ibyo abona biri kumubangamira, yego hanyuma akaba yahunga akajya mu rindi, yego agahita afatwa nk'umunyabyaha muri iryo ngiryo avuyemo. iryo avuyemo nyine kubera ko bafite amategeko ngenderwaho yabo, bahita babona, ariko mu by'ukuri ahinduka umunyabyaha kuko abavuwemo. Kuri wese cyangwa kuri kubasigaye? Kubasigaye, abasigaye nibo babona ko aba umunyabyaha, ariko mu by'ukuri we ku giti cye azi impamvu itumye we avuye aho hantu. Umuririmbyi yigeze aza ku rusengero iwacu aririmba ngo umugeni utazapfa w'imegeri ntabwo nzawicaraho. Numvise indirimbo ndavuga se uyu muhimbyi yaririmbye ibintu ndashaka iki, ndamuhamagara ndamubwira muri biro, ndamubwira nsobanurira hari ahantu wahimbye ari umwuka wera wigutegetse cyangwa ni abandi bantu uri kubwira. Atoya jewe icyo navugaga umwuka wera yantegetse niki, yaravuze ngo nimba dini ndimo bitari kunjyana kuzabona Imana nge nzarivamo njyaho umwuka wera ntegeka gukorera, hanyuma mbohoke ninje mbohotse. Nicyo nashakaga kuvuga. Aravuga ngo umugeni utazapfa w'imegeri ntabwo nzawicaraho. Ni ijambo rikomeye cyane ritsitsi. So ni ukuvuga ngo uyu muntu yamaze kuva muri iryo dini cyangwa iryo torero, abasigaye kubera ko bo basigaranye amabwiriza n'aya mategeko bishyiriyeho, basigara bamwita umunyabyaha. Ariko kandi Pawulo yarabivuze ngo nubona umuntu ari gukora ikintu ntukamucire urubanza rw'icyo ari gukora, kuko umucamanza ni umwe, ni Kristo. Uwo muntu ugiye, yego wowe nkawe uri hano turi kumwe hano, yego wamwita iki? Ntacyo namwita. Hagize umunyetorero wawe ahisemo, hagize umunyetorero wawe uva mu itorero ryawe, enda nkubwire wivunika papa, njyewe yagiye anyaka recommendation ndayimuha, nta comment nshyiraho nayo, kuko umwuka wera mutegetse. Urayobye no umwuka wera mutegetse kujya hagomba kujya. Ashobora no kugenda ayobye, birashoboka, ariko muha uburenganzira bwo kugeraho kugira ngo yumve uko bigenda. Ashobora kugerayo, yamara kugerayo agasanga ibyo yararekeye, yenda n'urugero tujye tukora hirya no hino uko n'ingasire n'urusyo byose bijyane, kuko byose biramatana. Nuvuga ngo ashobora kumva ko aho hantu yasengeraga iwacu ntabwo ari iwanjye, ni iwacu, ni itorero ryacu. Ni ukuvuga ngo akabona hatamubereye, akabona bitamuryoheye, amabwiriza hari amuhanda, akavuga ati jyewe hari indi torero cyangwa idini nge ngomba kujyamo kandi nkumva ndaruhutse. Icyo gihe ngewe muha uburenganzira bwe, kuko ajya kuza ntabwo namushyizeho, nta mafaranga namutanzeho, nta sambu yanjye natanze kuri we, yaje aje adusanga. Kuza adusanga rero ntabwo bivuze ko agiye kuba imbata mu itorero ryacu. Abantu banyumve neza, ntabwo ari ukujarajara babyita. Abantu bavuga ko ngo yarajaraja we, ngo araguye, ngo asubiye inyuma, ngo agiye kwiroha mu bibi n'ibindi. Ariko ndashaka kukubwira ngo kandi ko umuntu n'umutima we ashobora kuba niba nyoboye itorero nkariyobora nabi, uriya muntu akabona atazahabonera ubugingo, kuko atakwigendera. Ikindi cya kabiri, niba asabwa recommendation imwemerera kugira ngo azakirwe aho hantu, niki gituma ntayimuha kandi azijya kuza nta kindi kiguzi twamutanzeho? Icyo twamutanzeho ni iki? Ni ijambo ry'Imana. Twagize amahirwe arakizwa, yemera Imana. Ni ukuvuga ngo niba agiye kujya ahandi hantu rero ntabwo nkwiye kumushyiraho kondisiyo zihanda. Oya, ubundi se n'uwanga kurumuha ko azagenda, kandi nagenda bazamubona ko ari umukristo, yenda bazamusubirishamo bamubatize, bagire gute bamwigishe, bamushyire mu gice, ariko mu by'ukuri azaba ari kure. Ibyo byose arabizi, azi ko gusambana ari icyaha, azi ko kunywa inzoga ari icyaha, azi ko kujya mu bapfumu ari icyaha. None ugiye kutuma bamusubirishamo kumwigisha igice kandi yarakizana na kirenga arabatizwa, ajya kwigaburiro ryera, ariko kuko wanze kumuha uburenganzira bwe bigiye gutuma yongera kubisubiramo, ubwo azabatizwa kabiri kandi bitari ngombwa. Wakagombye kumuha uburenganzira bwe 110%. Aragiye mwamaranye icyo gihe, ubundi abantu ntabwo babizi nuko mwari mumaranye cyari icyo. Nje ntabwo njya mbabazwa n'umuntu uvuye mu itorero ryacu ngo bigende bitume mubwira ngo yabaye umupagani cyangwa yabaye umunyabyaha. No. Kereka nsanze ari mu kabari yaranyuranyije n'ibyo twari twaramubujije, icyo gihe yabaye umunyabyaha. Ibyo birumvikana. Ariko ni gute wowe ubona umuntu niba nk'ubu ngubu, kereka niba barabikuyeho, ntabwo mvuga idini n'itorero, ariko hari ahantu bari barashyizeho itegeko ngo niba uwo muntu, tuvuge urugero wowe umukobwa, njyewe mfite umuhungu asengera mu idini runaka, nanze kuvuga amadini, noneho arangije akunda umukobwa ryanyu,
ryawe ndabyanze nta nubwo biryoshye ryanyu noneho icyo gihe ngo kubera yuko njye nsengera mu idini ryacu nawe usengera mu idini ryanyu ntirihuje imyemerere noneho ngo kubera yuko icyo gihe atariho asengera ngo sinwemerera wa muhungu we sinwemerera kujya kwa Bienvenue aho asengera icyo gihe uraba utata igihango umubyeyi bamuhagarike mu idini bagira gute n'iki byose ariko ntabwo ariko byakagombye kumera twese tuvuga Yesu twese tuvuga Mwuka Wera twese tuvuga Imana ari rya dini ryawe ari rya dini ryanjye twese tuvuga kimwe yenda imyemerere ni iratandukanye ariko tuvuga Yesu hanyuma iyo myemerere sasa no tiyo iyo myemerere ni igenda ikagusha abakristo ikabagusha mu mutego bagahora bifuza icyo bakagombye gukora ariko bakora bitewe n'amategeko bagenderaho hanyuma se iyo myemerere wenda ikintu cyo twakirenze ahubwo twinjiye na mu myemerere y'amadini n'amatorero hanyuma ahangana ndibuze kuvuga ngo kubera icyo uzasanga wenda none ngiyewe Bienvenue imyemerere wenda yaho mbarizwa kuki bimpesha uburenganzira bwo kwita umukristo nawe barizwa ahantu runaka ngo ni umunyabyaha ariko nibyo wibwiye ntabwo byanditse muri Bibiliya ibyo nibyo wibwiye ariko nabibwiye nanjye niko nigishijwe uko wigishijwe nyine barakuyobesha ko bambwiye ni nukubuyobe hanyuma bimbwiye nawe n'umuntu n'umushumba mwiganye ariko twariganye ndabyemera ariko yaragiye yishiriyeho ibye ntago agende kuri Bibiliya kwivuga aho rucyari ikibazo rero n'usubira muri ibyo rero ngo buri muntu mwitorero abubejejwe muri ni ikibazo gikomeye icyo kibazo gikore gukemurwa n'Imana konge tunazenguruka amadini n'amatorero n'ubwo ariko baratwumva bibaye gutyo nese twese turabizi neza ko ijuru ari rimwe ni nako mutubwira umuryango reka tuvuge ngo umuryango ni umwe nta muryango ibiri nta idini runaka izanyura kwayo nta irindi dini izanyura kwayo umuryango ni umwe urubanza ni rumwe tuzi neza ko urubanza ari rumwe ucamanza ni umwe hanyuma nkavuga ni kubera iki mu isi twaranwe kuba umwe ni kuvuga ngo icyatumye tutaba umwe ni cyaha nicyo cyaje gutandukanya umuntu n'undi bituma abantu batizerana hanyuma se twizera gute ko tuzaba umwe tugezeyo kandi hano byaranze buri wese abavuga ku giti cye ko azagerayo kuki tudafatira icyemezo hano nkuko ariko urajya avuga wenda ngo urugo rwiza rugerwa n'ijuru ritoya kuki tudakreya ijuru ritoya na reka nkubere Bienvenue akantu kambabaza uko ubyibaza niko nanjye bibaza tekereza idini rimwe ravate nitwe dukijijwe yego irindi rikavuga rikivugira naryo kuko ari idini ryubatse ku butaka naryo rikavuga ati nitwebwe dukijijwe nanjye kuvuga akantu kamwe Imana ishimwe ko kataje mu kanwa ugasanga buri wese aravuga ko ari bo bakijijwe sibyo ariko ikintu gitangaje umwe akavuga ati ririya dini ni ripagani ririya dini ni nyabyaha none umva ikintu gitangaje twese tukajya muri RGB tugahabwa sitati ongera kandi kantu ndetse nukoze icyaha runaka ukirukana icyo twiye tugikomozaho kera hari ikiganiro twiye tukivugaho ni ukuvuga twajya mu nama twese tukicarana ku ntebe zimwe twajya kwarura ibiryo tukarurira hamwe amahugurwa tuhawe namwe amasomo tuhawe namwe twamara gutandukana ongera kandi kantu n'igihe itorero runaka cyangwa idini rishobora gutegura amahugurwa bati uyu munsi amadini n'amatorero yose wenda Pastor Revera Simoni niwe uri buze kuduhugura agahugura rya torero cyangwa rya dini kandi afite iryayoboye ariko kubera ko afite ubwo bumenyi akaza kuhugurira abo bantu kandi bakikiriza ngo amen ni uzahugura abarimu bacu kandi bakikiriza ngo amen yamara nirye ati mirinyabyaha ati abwiriza abantu bagira azi kubwiriza yaduhaye n'amasomo meza ariko nawe karengo kuti bari abantu mudahuza ukavuga uti runaka azaza kubwiriza azusangane dufite amasengesho azaza tubwirize ubundi ugatumira uwaho azaza babwirize reka mubwire utavunitse ibyo bintu nge nagiye mu bihugu bitandukanye ibi bintu biba mu gihugu cy'u Rwanda akantu nkavugire muri iki kiganiro ibi bintu biba mu gihugu cy'u Rwanda uzi impamvu mbivuze mu bindi bihugu
wowe bienvenue ufite itorero usengeramo uri umuyobozi waryo nanjye nka mfite iryanjye rimwe riri Kacyiru irindi riri Nyamirambo iyo ngize abashyitsi mpita nguhamagara yego haba mfite abashyitsi 10 baje kunsura bavuye mu gihugu iki n'iki ugahita ufata imodoka ukaza ukavuga uti rero kubw'iyo mpamvu ndabona ufite abashyitsi benshi ndabona urusengero intebe zituzuye ngiye ngahita ugahita ufata imodoka ugapakiza intebe zawe zo mu rusengero rwawe ugahita uzizana Nyamirambo abantu bakabona aho bicara kubera rya dini ryafashe za ntebe rikazindana mu idini ryawe hanyuma ni mugoroba wowe ugahita ufata mu bashyitsi 10 ugahita ufatamo 3 n'undi mupasara agafatamo 2 ntibabe 5 ugasigarana 5 abandi 5 bakaba bafite abandi bapasire babatwaye atari uko basengera mu ishami ryawe ahubwo ari ubumwe bafite bubagirana ubumwe ariko uyu munsi tuvuga ni wacu abazakurikirana ikiganiro bari mu mahanga ntibazumve ko ari ibintu bibi ndaza kubivugaho usanga buri wese umupasire wese yirwanaho batantwarira abakristo batantwarira abashyitsi kandi koko impamvu abivuga nuko abashyitsi ba mbere baje undi mupasire arabadetubuna batwariwe na cyacaha nivuga iteka ryose bahora bapingana umwe akavuga ni njyewe uzi kubwiriza undi akavuga ati ni njyewe uzi kubwiriza uriya yarabayobeje uriya yagize gute n'iki byose ugasanga ntago bahuje mu bitekerezo ntibanahuje mu mivugire no mu mibwiririze mu by'ukuri babwiriza Bibiliya imwe bayitwara ari imwe Bibiliya yera isezerano rishya n'irya kera ariko ntago bayisobanura kimwe niyo mpamvu muri ibi yabivuze ngo buri muntu mu itorero abujejwe muri ryo sibyo nuko ngo uyu munsi tuvugana turamutse dufite ubumwe muri ibintu tubona muri iyi si ntago byakagombye kubaho nizo yumva mu mahanga hari idini rya kocoranye n'irindi hari ibyo wigeze wumva buri wese aba ari ukwe ariko bahurira hamwe niyo mpamvu na leta y'ubumwe yatekereje iravuga ngo reka dushiraho amborera ni ukuvuga ngo dushireho amatsinda azajya ahuza amadini n'amatorero sibyo bitume abantu bahumeka neza ariko n'indyarya bakoresha uburyarya akakwereka ko yaje bagahuza ariko yagera hirya akafite ukundi kuna kuvuga ni nayo mpamvu hatabaho guhuza ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byakagombye gukomeza niyo mpamvu ikiganiro mbwira nawe cyabayeho kugira ngo ibintu bijye bikosorwa yes we wibwira ko ari ukuntu cyabaye ariko iki kiganiro cyabereho kugira ngo hasobanurwe ibidasobanutse yes rero twe twavuze ku bintu umuntu akavuga ati yewe ntago nkwemere kwinjira mu itorero ryacu wambaye ipantaro kandi ukamuhamagara akaguhugura uranyumva akakwigisha kandi warangiza ukamuhamagara ugahamagara umuyoboye munaza ahugure icyo gihe n'uwo ngo nawe ukamuhamagara rwose ubuyobe bukomeye cyane ati ngwino tubwirize ngo twigishe wanze kwaza ahubwo gisha no mu kigo cyawe wanze kwaza aha ni n'umutera nko uri kunyumva se urumva wowe uri kumva akona agakiza nuvuga ngo hari ibintu tugomba kumenya niba ndi kukomeza nsaye ku ijambo rivuga ngo buri muntu mu itorero ntabwo nje gusenya amategeko y'idini runaka ntabwo aricyo nashenye ahubwo bakwiriye kumenya ngo wicira mugenzi wawe urubanza bw'ibyarya bw'ibyo yambara bw'ibyo akora ahubwo ureke umucamanza siko birivuga se biravuga umucamanza n'umwe ari we Kristo nuvuga ngo wimucira urubanza ahubwo ukwiriye gusenga cyane niba koko wumva koko ari wowe ukijijwe ukwiriye gusenga cyane kugira ngo umwuka wera ukurimo nta kondisiyo zihari uwo cyangwa ryatorero nabo bahinduke nkuko nawe wahindutse sibyo aririmba neza yuzuye umwuka aravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe hamya mu bandi ibyo yagukoreye usabe bahishurire Yesu bahabwa ubwo buntu wahawe nawe nuvuga ngo niba atarikoze gutyo akagenda amucira urubanza amenye ko hari imperuka iri imbere iyo mperuka niza ashobora kuzatungurwa agasanga wa wundi yaciraga urubanza niwe uhagaze ku muryango ari kuvuga ati abantu b'abanyabyaha mwese murambarare mbakandagireho Bibiliya bitubwira mu byahishuwe aho ngo tuzakandagirana
abanyabyaha munsi y'ibirenge byacu. Ni ukuvuga ntabwo ukwiye kumucira urubanza kuko utazi icyo atekereza mu mutima we. Niba umuntu yamamaza Kristo, niba umuntu avuga Mwuka Wera, niba umuntu avuga Imana, niba umuntu yanga icyaha, kubera icyo umucira urubanza nicyo cyo uri kumuciraho urubanza. Wakagombye kureka. Ahangana ndibuze kwibaza abantu ku bantu bahabwa bene izo nyigisho bene mabwiriza bigishwa gutyo, hanyuma ugasanga wumva ntabwo waba wigishwa ikintu ngo uri kutagikurikiza cyangwa kutumvira umuntu cyane ko nakubwira ko ari umwuka, kandi niho uri nyine nakubwira ko ari umwuka ubitanze, nakubwira ko ari ku giti cye, ntashobora kukubwira ko ari umwuka. Kandi no kubanza no kumanipira umuntu bitekerezo birumvikana bakamwambura ibintu runaka. Ariko wumve ko twavuze ngo muyoborwa n'umwuka. Yego. Hanyuma nkavuga ni uyu muntu nawe bitewe n'ibyo yahawe cyangwa se abwirwa, nawe muri iyo si nyine muri icyo kirere nicyo agenderamo, cyo kuvuga ngo abonye runaka yabujijwe gushaka muri ratorero cyangwa kurambiza muri ratorero, rimwe na rimwe ndagatandukana n'umuntu bapfa yuko badahuje iyo myemerere. Si n'imyemerere, uko imyemerere ko baba bayihuje, kuko umwami baba imyemerere babazi ko Yesu Kristo ari umukiza n'umwami, bazi ko Mwuka Wera ariho, niyo myemerere nyine. Ahubwo ni itorero ukwaryo, amategeko y'itorero nayo yihariye kandi yashyizweho n'abantu. Ugasanga bibaye ikibazo bene aba bantu waruvuze ngo tuyoborwe n'umwuka. Aho nshobora guhita nibaza ni se abo batwigisha ibyo ngibyo banze kuyoborwa n'umwuka bahitamo kuyoborwa n'amarangamutima yabo cyangwa na kamere yabo? Nkubwiza ukuri, simbacira urubanza. Bashobora kuba bayoborwa n'umwuka cyangwa se barayobye, ibintu ni bibiri, umucamanza ni umwe. Ariko bakwiye kugendera ku byo Bibiliya ivuga. Niba Bibiliya itubwira umubane n'abantu bose amahoro, hanyuma ugafata wowe wagize amahirwe uva mu bantu ubu mwana, none mu kuba umwana ugiye kwirata ko uri umwana, ugiye no gushyiraho amategeko yandi arengayo umwana agenderaho. Twiye tubivugaho ahubwo ari ntabwo byinshi by'abicanga ukumva n'ingero zimwe bifashisha kuva ati mujye mureba ati nk'itoro runaka cyangwa idini runaka, tekereza ati rigira urukundo kuturusha ntitirute riturusha, ati mujye mubareberaho, kuki babareba hari ukuntu bambara neza, ati mujye mubareberaho, hari ukuntu nkibaza ibyo bintu ese kuki amureberaho? Yakagombye kumenya niba koko iryo torero ryambara gutyo. Ibyo yigisha se bitarukanye n'ibyo wakwigiye kubera iki se wowe utabyigisha? Nuvuga ngo nyine nibyo mbabwira, barafashanya ariko twebwe tubaze nk'abigira nyine kubera ko ariko wabigishije. Icyo gihe niba warabigishije nabi kwitwara bakaba abanyamwigendaho, ntabwo bazigera bafashanya. Nuvuga ngo ubuzima bwabo bazakomeza bagendera muri nyamwigendaho. Rero mu magambo make ntabwo byemewe, ubundi ntabwo byakagombye kuba ko niba turi mu Rwanda rumwe, turi mu gihugu kimwe, twakagombye kugendera kuri ritimi imwe. Niba twemyemerere dufite stati imwe, dufite ubumwe, nuvuga ngo twakagombye no kugendera kuri bimwe. Yego ukaba ufite utwihariye duke, ariko ntubohe umuntu ngo umuzirike umushyire imigozi yakabutindi ngo azapfira aho ngaho ababaye azaninda apfa ababaye avuga ngo ndahindutse simpindutse kwanza. Nuvuga ngo ibyo wamwigishije se ubundi kubera iki ushaka kumwigisha cyane amategeko kurusha kumwigisha ijambo? Ijambo ubundi reka nkubwire akantu kamwe, ni nacyo cyatumye abarokore bamwe barokoka nabi. Ugasanga uyu munsi asengeye hano akavuga ati namenye ko kwa Bienvenue buzura Umwuka Wera kandi ndashaka gukira ibyaha byanjye, akaza akagera kwa Bienvenue, yarangiza agakizwa, yarangiza kumva iryo torero ryo kwa Bienvenue ni sawa, ejo yazajya kumva kwa ntuza runaka ati hari umuvuga butumwa utwika, akayabangira ingata akagenda. Yahagera umuriro wamara kwaka mu mwaka umwe, yajya kumva ati hari undi waje noneho waratwika. Ntanumve ko ari ugutwika. Iyo bavuga ngo aratwika nyine ni umuntu utwika nyine. Iyo utwitse ibishangara birashya byose bikaranga kandi bishigiye gitoya. Aho naho tuhavugeho akaye gatoya, abo nabo abatangiye kuba umuyobi. Ubundi yakagombye kuba umwe mu itorero rye, akaguma aho ngaho, akaba mu itorero akizera, ntakurikize ibintu byose bamubwiye
kuko uje n'ubu ngubu ndashaka kubwira akantu kamwe, ndabizi hari abantera amabuye ariko ndavuga ukuri, kuko impamvu uvuga ukuri niko kuzatubatura. nk'ubu hari abantu baheze mu buyobe, umuntu akagenda akakubwira nanarivuge ku mugaragaro izuba riva, ubundi ntabwo wakundwa n'abantu bose byemeye uko byagenda kose. ariko hari abantu uyu munsi tuvugana, bivuze n'akanwa umwuka wera mwerekeze, ndashaka kukubwira ngo hari abantu uyu munsi tuvugana bahagaze ku ijambo rivuga ngo ntuzajye muronapo, ngo kuko ngo kubera ko wagiye muronapo, nta hantu na hamwe guhera mu itangiriro kugeza mu byashuwe byanditse, ntabwo byigeze byandikwamo ko napari icyaha naho, ariko we yabyishyizemo. Naje no kubigenzura njye naracukumbuye, burya mvuga ikintu n'abagicukumbuye. Abantu babihanura banyuje mu buhanuzi n'abantu barya abana 12 9 8 bo, kuko yabuze minerivare abishyurira, nta numwe wiga n'ibirara. Bamwe bagiye hirya no hino baratoragura ibicupa n'iki byose, kubera iki? Yabuze uburyo abajera. Kubera iki? Namara kubona abo bana be azihimbira ko ari Imana ivuze, sibyo? Bebe ndashaka kubwira ko iri jambo bagenderaho riri muri Bibiliya rivuga ngo muzabyare mukwirisi, sibyo? Hanyuma ngo muzamere nk'umusenyi ku nyanja, muzamera nk'umusenyi ku nyanja. Ijambo rifite ukuntu rivuga, ariko mbivuze gutyo. Byabwirwaga abantu batarenze 2 cyangwa batarenze 1. Uzi ko hari nawe uwabibwiwe gutyo kuba azabyara urubyaro ruzakwira isi yose, ndetse ruzamera nk'umusenyi ku nyanja, akabyara umwana umwe. Murabivuza? Yabyara umwana umwe kandi yarahawe iryo sezerano, ariko uwo mwana akantu nako bwenge akantu karakomeye, ariko uwo mwana niwe wavuyeho abandi bana. Abantu baragenda baba benshi nk'uko Imana yagize ite yari yabivuze. Uyu munsi tuvugana, umuntu araguhanura akakubwira ngo unapona icyaha kandi yarwara umutwe, akajya kwa muganga bakamuha ibinini. Nibyo se yamukoreye n'umugabo kubera ko unapona icyaha, aratwise agiye kwa muganga baramubaze, yemereye iki ko bamubaga kugira ngo urwo rugingo barusature? Kuki bagiye kurusatura kandi Imana yari yararwubatse? Kuki yemera ko barusatura bakarusatura bagakuramo wa mwana? Uko kunyumva neza, hari ikintu bita gukizwa ukarenga umusaraba. Ndabizi neza arabantera amabuye, ariko ndashaka kubwira ngo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Uyu munsi umuntu, abantu bari kwicana hirya no hino nuko batari guhabwa iminani. Aramuha iminani se afite, nihe afite yagiye kumuha umunani? Nta kantu yubatsemo, barashaka kukarwanira kugira ngo bakuzuremo bose, ariko mu by'ukuri bataruze kugakwirwamo, sibyo? Icyo gihe Imana ivuga ibyo, isi yose yari ituje, nta muntu n'umwe uriho. Ariko uyu munsi metero kuri metero muraturanye n'abantu, ndetse iyo ugiye kubaka inzu yawe bisaba kumusaba uburenganzira kugira ngo amabati ataza gukora ku nzu ye bikaba intambara. Uranyumva neza? Nuko ngo uyu munsi tuvugana muri ibi biganiro dutanga, umwuka wera niwe utuyoboye. Ndashaka kubabwira ngo hari abantu bakizwa bakarenga umusaraba. Nta muntu uzi gucunga urugo rwe, nta muntu uzi gucunga uburyo bwo kurera abana uzaza ngo aguhanure icyo kintu, ntabwo bishoboka. Ubihanurwa n'ufite abana 9 12 ntazi umubare. Kubera iki? Yamaze kubona ko yaguye muri manka, nta kintu agifite kigaruriro, nta nubwo ari buze kubica ngo abone icyarya, nta n'ahari abagurishiriza ngo abone uko bagabanyuka. Nuko ngo uyu munsi tuvugana agahora yumva nawe ashaka ko na runaka ariko azamera, akabihimba akavuga ko ari Imana ibivuze kandi atari Imana. Uranyumva neza? Hari ahantu narindi umuntu arahuruduka, abona umuntu n'umudamu uraho ngaho, mbese muri make usa nk'ukuze ariko adakuze cyane. Atumva uko Uwiteka avuze. Wagiye muri nzaguhanira abana banjye wishe, kandi uwo mudamu ntarabyara n'umunsi n'umwe.
uranyumva yego ntarabyara n'umunsi n'umwe. umva icyo gikomere mbwira umuntu uko yatashye nyuma yaho naramuganirije dusohotse ndamubwira nti rero Paul ndabona ni ntabwo Imana ikuzi ntizi ko utarabyara. umugore yakubise amarira aho hantu twari turi yego ariko ndamukomeza nti Paul humura biriya bikwigishe bikwereke ko hari abahanuzi bahanura ibitavuye ku Mana. uranyumva neza yego nuvuga ngo uyu munsi tuvugana umuntu arakureba waba wiyambariye igitenge atura umugore. kubera iki ntabwo bagitegereje ko umwuka wera ari uvuga. yego abantu basigaye bayoborwa n'umubiri bagashaka kubikoresha iturufu yo gushaka kugira ngo bagere ku nuvuga ngo icyo ni ingaruka ya cyaha. yes abantu dukurikiye turi kuganira no ku musozo ariko by'umwihariko turi kurebera kwa hamwe ku ngingo ivuga ngo icyaha ni iki ngiye kwa turi kumeza tugenda tuganiraho mu kiganiro umbwira nawe aho uri kumwe nanjye Bienvenue ndetse na Reverend Simon tugenda tuganira byinshi bitandukanye. hanyuma wenda akanya twinjiyemo k'iminota mike cyane dusigaje tugana ku musozo ahangaha turatanga n'amahirwe kuri telefone nk'ebyiri gusa cyangwa 3 ntabwo tuzirenza. hanyuma ko ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo cyangwa inyunganizi kuri iyi ngingo ushaka kuduhamagara ku murongo wa telefone wa Radio Mutima uraca kuri 0788 786 81 ni 0788 786 cyangwa se 0728 10 74 ya mirongo yombi urayicaho. hanyuma urakoresha ubutumwa bugufi cyangwa se duhamagare byose biremewe ariko tunagana ku musozo turebera kuri iyi ngingo. mushobora ndagira ngo dutange icyo nakwita nka message ku byiciro nka bibiri. cyiciro cya mbere kaduhere ku bantu twabaye abacamanza. reka nkoresha imvugo aho nkureba nkahita nkubonamo umunyabyaha ntitaye ku kintu. hari ikintu abantu bakunda kuvuga ngo wabwira nk'umuntu ati ibyo bintu urimo ati agakiza kawe mu mutima di ariko se ibyo ngibyo reka mvuge ngo reka ndeke kubirebaho ariko se mpabwo ubasha ki cyangwa mfite ubasha ki bwo kureba umuntu nkamubonamo ko imyambarire y'insokorezo ye imisekere ye imigendekere ye ari umunyabyaha. ubwo ubasha ndabufite ntabwo nkaba nanabyatura nkavuga uriya muntu umunyabyaha ati mwana wanjye uriya muntu mukagendera n'umunyabyaha. erega nkuko twabivuze amabwiriza mu idini ryawe niyo yakuyobeshe kandi yari meza ariko kunakoze aguteje kuyoba wishyira hejuru. mu by'ukuri ari amabwiriza ni meza ariko wowe ugiye kuyakurikiza bigiye kuguhesha kwishyira hejuru urenga umurongo. ni meza gute kandi twamaze kubona ko yavuguruwe na wa muntu yazanye wa muntu ntabwo turamugera. erega ari tukura kubyo nahawe gusa ari amategeko ari amategeko ntago ari mabi 100% ahubwo biterwa n'uko yabwiwe. tucyumvikaneho n'abantu bataza kunyumva nabi ntabwo ari amategeko ari mabi kuko uyu munsi ibwirizwa sibyo ibwirizwa ufite none se mushumba uvuze ngo ntago ari mabi ndamutse mbwira nti Bienvenue uraramuka ushakanye n'umukobwa kwa runaka ngo ndavuga mu itorero cyangwa idini ati no kuguca nyine nibyo nakubwiye byo kurya bwiriza ni ryiza warenze umusaraba uwo muntu ndetse no kutamushaka nzamukunda harya nyine nibyo ndi kukubwira nsobanura buriya warenze wakijijwe urenga umusaraba ate gute nuvuga ngo uriya muntu uri kubona muri indi dini ni umuntu ari kuvuga Yesu sibyo noneho kuba avuga Yesu mufitanye igihango nubwo adasengera iwawe ariko afite Kristo. muranakorana muri biro munasangira muratahana ubukwe rimwe na rimwe nawe mfasha kurusha wa wundi mubana mu itorero tubana muri korari mu murimo runaka. urakoze cyane nuvuga ngo uyu munsi tuvugana wemera ibyo aguhaye ariko ntiwemera uko ahagaze. urumva icyo gihe ni ubuyobe haba haje n'icyo bita ubuyobe. ubu buyobe rero nibwo tuje twica turashaka kwica ubwo buyobe. kunda umuntu ukunde n'icyo aguhaye kunda ibyo aguhaye ukunde n'ubiguhaye sibyo. niyo mpamvu umuntu yakugabiye inka ntabwo ugenda ngo uhere urayakira ukayigeza iwawe
nyuma aho ugasubira kujya gukura ubwatsi. Kubera iki? Kubera ko yakugabiye. Nuvuga ngo urasabwa kumenya ko nubwo uri kubikora gutyo warayobye. Umuntu naguha ntumushimire, uzamenye ko uzaba uyobye, kuko aguhaye agukunda. None muri uko kugukunda arashaka ko noneho kwereka urukundo rwe kuko rwimbitse, aguhaye ikimenyetso gifatika kugira ngo uzajye umwibukira ko agukunda. Urangije ukunze icyo aguhaye, hanyuma we umutaye inyuma. Kera twakira umuvandimwe, reka twumve. Hello. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Nukuna sobanuriye neza kubijyanye n'icyaha. Nukuri Imana ibaho umugisha. Jane ukuye mu iki? Ukuye mu iki Jane? Abantu buriya babasha no kwaguka mu by'umwuka. Igitekerezo cyangwa ikibazo ko byumva. Bari kugenda basobanukirwa, basubiriramo. Wow. Okay. Abo bantu se bafashijwe? Bafashijwe cyane. Nase Jane nk'umuntu ukurikirana ibiganiro, icyo wumva cyagufashije mu magambo make ni iki? Nk'umuntu bikurikirana. Icyafashije cyane, nabashije gusobanukirwa ibijyanye n'icyaha. Yego. Mwagiye muvugaho n'ibintu ngo byo gukabya. Yego. Mugenda muvugaho nyine umuntu yakizwa, buriya rega no gukizwa ahantu hose ugahamya. Yego. Akantu mwakomejeho gukizwa ugahamya. Ugahamya uwo uriwe. Yego. Iyo umuntu akijijwe azi uwo ari we, ntabwo yagwa mu cyaha. Yego. Yego, ko kandi kamfashije cyane. Urakoze cyane. Urakoze cyane Jeanette. Niba ntabwo ushobora kugwa mu cyaha. Urakoze cyane. Amen. Asante sana. Turawucakiye. Betoreho sha. Amen. Amen. Okay. Warugikomeza. Turi kuvuga kuri aba bantu bareba bagenzi babo, hanyuma nari mbivuga ni kuvuga ntabwo akwiriye gukunda icyo amuhaye, ahubwo akwiriye gukunda ukimuhaye. Noneho nakunda ukimuhaye bizatuma cya kintu amuhaye akigiraho uburenganzira bwiza, yumve mbese aranyuzwe. Yego. Nukuvuga ngo ubundi tuvugana, niyo mpamvu nari bivuze ari amategeko abereyeho ubundi aka kantu nkibuke. Amategeko abereyeho ibigandi. Zebienvene waruzi ko iki kiganiro tutigeze tuvuga ingaruka y'icyaha. Saruzi ko tutayisesenguye neza cyane. Uzi ko tujye gusoza tuteze tubivugaho. Kiganiro kiraba cyabaye kirekire. Dushaka kuzazivuga butako ni nyinshi. Urakoze cyane. Ni kuvuga uyu muntu ntakwiriye gucira uriya muntu wundi urubanza. Nuvuga ngo yakagombye gukunda icyo amuhaye, agakunda n'uwo akimuhaye, ko bizamuhesha kwibuka ko wa muntu yamukunze. Hanyuma rero ye gufata umuntu ngo amwite ko ari umunyabyaha, gucira umuntu urubanza ko yambara ipantaro, ntabwo ibyo bikureba. Wakwihita ukagenda. Icyakora nusanga umuntu arwana n'undi, bizakubera uzabakiranure. Nusanga umuntu ari gusambana, bizakubera ikibazo, umuntu kubera umutwaro, umwigisha. Kandi nabwo burya ntabwo bivuze ko wahita umwigisha agifatwa ako kanya. Oya, bisaba kubanza kureka akabanza akava mu isoni, yamara kuva mu isoni ukamwegera ukamuburira, ukamuganiriza. Ubundi hari abantu ugasanga umuntu ari kubwira, umuntu asanze yasinze, yikubise hasi, atangiye kuvuga ngo sinakubwira ngo dore ngibi ngo abanyabyaha no kwamera ngo sinanagukoraho. Ari kubwira uwasinze ayo magambo ari kuvuga, ari kuyapfusha ubusa. Yakagombye kumuterura akamujyana ahantu ku rugo rwa hafi. Sibyo? Wa muntu akaryama agasinzira, inzoga zikamushiramo, yamara gukanguka akaza kwibaza icyatumye agera muri urwo rugo. Noneho akabaririza akamenya uwahamugejeje. Iyo abibaririje birashoboka ko imbuto weze zatuma uriya muntu yazareka inzoga, kubera ko yumvise ko ari umurokore runaka wamuteruye akamujyana ahantu yari kwandavurira aho ngaho yambaye ubusa, akamuha agatenge akakambara, bikaba byatuma avuga ati uyu muntu ni umuntu mwiza, ngiye kumukurikira. Yanyereye imbuto, bitumye nanjye mfata icyemezo cyo kureka inzoga. Ariko nava mu nzoga zimushizemo akibuka akenge ko wamututse, nimuhura mu nzira azakubwira neza cyangwa azakubwira ati uravuga ngo umurokore ndi gupfa ariko ntundengeye, uzira umurokore nyabaki. Icyo gihe rero nta muntu ukwiriye gucira mugenzi w'urubanza rw'icyo akora,
ukwiriye kumusarira. yego Niba wowe umaze kumenya koko ko icyo kintu ari gukora ari kibi, musabire. Niba ngombwa uzamugendera umusuri, yego umuganirize, ariko utamucira iki imanza. Yes. Bizaguhesha kuba umukristo nyawe, sibyo? Iki kintu abantu bacumve, ntabwo dukwiye gucira abantu imanza. yego Bibiliya avuga ngo urinde wowe ucira mugenzi wawe urubanza. Urinde. Umucamanza n'umwe ni Kristo. Ntabwo wakagombye kumva ko idini ryari ryo rikijijwe yego ngo bari ryushiraho sinyatire. Ye ni mu mateka yawe, mu buryo idini ryari ryavutse, ubyizera gutyo, ariko ntugacire irindi dini urubanza, yego kuko si wowe warishyizeho, nta nubwo ari wowe uriyoboye. Ubundi wakagombye kurikira urubanza kubera ko uriyoboye, ukaba uri kubona ari gukora ibyaha, ariko kuki ushaka kurikira urubanza kandi utariyoboye? Aho kugira ngo urikire urubanza, njye niko nteye. yego Nafata inkweto nkakubitamo n'ipantaro n'ishati n'ikote nkajya muri iyo dini, batamaye n'ijambo ngahaguruka, nkavuga nti mwarayobye, nimuze mu idini ryacu, njye rikora ibiri byo niryo rikora ibiryo, ugatanga n'ingero. Byakunda cyane. reka ngabo tubaveho, Urakoze. dusimbukira kuri aba ngaba noneho abatambyi. Yego. Cyo kuri abatambyi no turebe nabo ubutumwa wabagenera. Abatambyi abangaba bagabura iby'Imana. Abangaba nyine navuga ngo muri mu rwego rumwe. Hanyuma abangaba bo navuga ko niba nibo nyirabayazana simbizi, ariko ugasanga numva nibo babandi baza bakatuzana bya bindi, ariko ugasigara wibaza kuki nyine rimwe na rimwe abakristo nubwo tuyoboka cyangwa se twumva gutyo, ariko hari rimwe na rimwe usanga nyine mu bitekerezo by'abantu harimo cya kintu cyatera urujijo, ugatse kubera iki binga bibuza hanyuma hanze y'itorero bigakorwa. Kubera iki wenda abuza kwambara wenda ipantaro ngo ni icyaha, cyangwa kugira gute ngo ni icyaha kudefiriza kugira gute, ari ugasanga umwana yabyaye arabikora. Kubera iki ese atunze umunyabyaha iwe? Hanyuma kubera iki nkavuga icyo twagaruka, kubera iki wenda avuga ngo runaka ntiyabwiriza ariko wakajya kubwiriza ahandi, ariko we ngo ntiyagera ku ruhimbi rwacu, ariko wakajya kurwa abandi. Ongeraho aka kantu, ndaza gusobanura nyuma, ariko aka kantu kataze ko ncika. Ufite umukristo wambara akageza ku birenge, yego, yarize afite kaminuza, yego, banke, ayatsa akazi muri banke, yego, muri banke wambara ibigeze ku birenge. Hose ndashaka kubwira aka kantu bakumve neza. Wayize na hoteli siziri weretse erega ibyo mvuga mbabwirijwe n'umwuka wera. Cyane n'amahoteli n'ibindi byose. Noneho wa muntu kubera ko agiye kwinjiza amafaranga mu idini, we ntago bari buze kumutungaho urutoki. Yambaye akajipo kajyanye n'akazarimo, yambaye agashati kajyanye n'akazarimo, ariko ku cyumweru arambara ibigeze ku birenge. Kubera icyo uyu muntu ubwo aravuze ku bungeri, ku bashumba, ku bakiri iki cyose. Nibuke gato abashumba nabo simbatera ibuye, kuko bahawe akazi basanga iryo dini n'itorero rihari. Wari wabona aho bateraniye wenda bahuriye ku muntu runaka wenda wagize ibirori, uburyo babasabanye, yego, bahuje urugwiro, ibitwenge Yesu ashimwe, umwe akajya imbere akabwiriza, undi akajya imbere akamwunga, undi akajya imbere, ukabona bahuje, ariko yagera hanze bamaze gutandukana. Ibintu ni amen, ukavuga ati cyane ari ibintu biba bisekeje. Njye nkavuga ni hanyuma sinza gutera ibuye uyu mushumba, kuki badashingirana, sinza gutera ibuye uyu mushumba, ariko ni ikibazo, kuko aba bantu bakwiriye no gutekereza ku muntu bita umumisiyoneri, ariko ni ikibazo watangije iryo torero, ariko ni ikibazo, ni ikibazo gikomeye kandi nta kivuze cyuko abantu bagenda bagaca imanza, donc bakiheba, bakiganyira kuko badashobora gukora icyo kintu kubera ko bari mu iryo dini, sibyo? Ntago mbabwiye ngo bave mu idini, ntago aricyo naje mvuga. Nk'ubu impamvu nk'aba bari kuduhamagara, nk'aba Janete barabanyira misago n'aba Ange, shaka kuvuga uti wenda haje umusore abonye umusore mu itorero runaka, akavuga ati uyu ntago aturutse ku Mana, Imana ntago yamumuntu mu ira torero, ugasanga umuntu agize imyaka 20 n'ingahe 70 n'ingahe, imyaka irashize kandi yarafite umuntu Imana imuzaniye, ariko bati Imana ntago yamumuntu mu ira torero. Kubera iki? Niko yigishijwe, atura no munyabyaha. None se ejo nagiye gusengera ahantu, ubwa buyobe, ni ibintu byabaye gutya. Yego, nagiye gusengera nijoro, yego, narayeyo. Hanyuma umwigisha arigisha, yararimo neza pe,
arimo neza avuga Imana neza, agera ku ngingo yo gusengera ibyifuzo. Araje aravuga ati abafite waba uri umusore cyangwa waba uri umukobwa ufite umuntu mukundana, yego, ati yewe munateganya kubana, yego, ati nagira ngo uzamura ikiganza, atari ku uwo muntu kondisiyo mukaba mudahuje itorero, ati ukaba wifuza ko yaza mu itorero ryawe cyangwa ukaba utekereza kujya mu itorero rye, ati zamura ikiganza mbasengere. Mushumba azamuye umubare utari mukeya, none ariko nkubwije ukuri yaravuga ati risenga ntabwo narisenga, wowe si uwawe, kuko icyo kintu yatuye. ngaho mbwira abantu bashyize hejuru, ati risenga ntabwo narisenga, wowe si uwawe, nari si ubuhamya, ni ukuvuga ngo warabyireberaga. nari impari nijoro rwose nko mu saa saba za nijoro zigeze, ngaho tekereza, ati tugiye gusenga, ngaho nyumvira no, ati muzamurike, abantu barazamura, ati rwose ukaba murateganya kubana, kandi bazamura bumvise umuvugabutumwa agiye mu mwuka, mbese bumvaga ko ageze ku ntego yawe. yangiye mbona ikirere kirimo neza, urumva iyo ni ibintu byabaye mibereye. Aragera kugira abantu, inkumi zirazamura, abasore barazamura, yes, ariko aje ati ntabwo yanarisenze, wenda yaravuze ati sinarisenga, iri sinarisenga kuko si uwawe, umuntu mudahuje n'uwawe. ngaho nyumvira uwo muntu abantu ayobeje, mitamvuga ni karabaye, ariko reka nkubwire bienvenue, mitamvuga ni karabaye, reka nkubwire bienvenue, abenshi baba bataranize bo nabo bavuga ibyo. Oya, muri introduction yakoze, muri CV yavuze yarize. Okay, reka mvuge ko yize, ariko ni ubuyobe, na theology avuga n'abantu biganye bakomeye bashumye amatorero, ni ubuyobe, kandi ubwo buyobe bumugejeje habi. Dore ikintu kibaye, ijoro ryose rura rubyiruko rwose rwaracumuye, nta n'uwongeye gusenga, n'andi masaha mwashyizeho yabaye impfabusa, kuko bari bamaze kubona ko baguye mu mutego, bariyerekanye ntibageze ku cyo bari bashatse kugeraho. Yarazanye icyerekezo, yarari mu mwuka, ariko dayimoni iramuyobeje. Nuvuga ngo niba kumva umwuka wera muhase kuvuga ngo abo bantu nibazamura ikiganza, yageze igihe arwanya umwuka wera akoresha umubiri, kandi uwo mubiri watumye abantu bavaho bakomeretse. Rega nawe warakomeretse bienvenue, ibyo ingingo mbivugiye nyine niko ari gushaka kuvuga, imyumvire yanjye nyine ufite imyumvire yawe, ufite icyo ufite, ariko amaso yararebye, ikintu tujya tuvugisha ukuri, n'amatwi yarumvise, kandi nawe ufite akantu yumvise wumva siko, buriya wumvise ngo siko, rero niho ubukomerekeye, ufite icyo wamize, sibyo, hari icyo wakiriye ufite, kuko urakuze mu gakiza, ukarimo urakaza, ariko mu by'ukuri muri ako gahe warakomeretse bienvenue, kuko byaje no mu mutima wawe. Uyu munsi tubivuganya atari uyu munsi byabaye. Ni ukuvuga ngo rero abandi bo harimo abadakomeye, harimo abadafite imbaraga. Ndashaka kukubwira ikintu gitangaje, niba hari n'uwari uje afite umugambi wo kuza kuba muri iryo dini, ntabwo agihageze, kuko ahise abona ko bari mu kironde. Ntabwo idini rizajya mu ijuru, nkunda kubivuga kuko abantu batabyumva, nta dini na rimwe rizajya mu bwami bw'ijuru. Mu ijuru hazajya abakijijwe neza, ngo abantu bafite imitima imenetse, abo nibo bazajya mu bwami bw'ijuru. Abandi bose niba bibwira ko iryo dini ari ryo rizajya mu ijuru, hari abavuze bati kubera iki ukoze ibi bintu ku munsi uyu n'uyu, sinshaka kuvugaho, badukurikirana ari benshi, ariko Yesu arabwira ati nige w'icyo kintu muvuze, ni ngiye wacu. Uranyumva neza? Nuvuga ngo ntabwo dukwiye gucira mugenzi wacu urubanza, cyangwa ngo tutangire tujye mu bitanditse. Tekereza nk'uwo muntu wica itegeko rya theology, akaryica nawe, akaba arizi ukuntu bigenda, akaba azi imigendekere y'umukristo, akaba azi umuntu wese uje amusanga yarabyize, azi uburyo umukristo uje amusanga ko umupagani w'umunyabyaha uje umusanga, azi uburyo aramuvana mu bupagani akamukura mu byaha akamushyira mu bukristo. None ararangije we niwe ugiye kwicara amategeko, aravuze ngo ngere iryo sengesho sinarisenga. Ni ukuvuga ngo arabayobeje, bitumye agiye gutuma hari abantu benshi cyane. Uwari ubizi n'akandi kantu, uwo nguwo si ubwo wajya kumusabira iwe afite umwana, urumva wajya uri muri dini yaguha umwana we, ngaho umwana we mu rugo uzi umusore, kandi umusore ahari. Nyongo twatiroye kugira ngo tufashe wenda tutange ubujyanama, ntago bakwiriye kugira ngo utange ubutumwa kurwana icyo kintu ku bantu nk'abo ngabo bashobora gutanga bene izo nyigisho. Ariko yarabiririmbye, buri muntu mu itorero, ntago ari itorero rimwe, abo wejejwe muri ryo, kuvuga ngo muri ryo ni ukuvuga ngo ni itorero rirenze rimwe, abo wejejwe muri ryo ni ukwezwa.
ntabwo ari ukuribamo, ni ukwezwa. Yego. Noneho namara kwezwa aribemo. Aka kandi ntabwo abantu bakumvise. Namara kwezwa aribe, yego, sibyo? Aribemo agize ate? Yejejwe. Birashoboka ko umuyobozi w'iryo, nanze kuvuga abapasiteri cyangwa abapadiri cyangwa abakiniki byose, umuyobozi w'iryo torero ashobora kuba akora ibyaha, ariko yego, ukaguma mu iryo torero kandi ugakizwa, kandi ibintu bikagenda neza, sibyo? Ukakira Yesu umukiza n'umwami. Hanyuma ibyo pasiteri akora ntibirebe, ahubwo ukareba uwaguhamagaye ariwe Kristo, sibyo? Ukwiye kumenya ko ari nacyo cyatumye mu itangiriro 6 Imana yarakajwe nuko yaremye abantu. Aka kanenge kukavuga ndi kugira ku muminuko waryo. Nukuvuga ngo mu itangiriro ibice 6 Yes, Imana yarebye abantu uburyo yabaremye, ibaremeye imirimo myiza, baremera gukora neza, baremera kubana. Aho kugira ngo babane batangira kuryama, Kayini yica muri munawe n'abandi bagenda bakora ibibi. Imana bitera agahinda mu mutima. Basomye bageze ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. yego, Imana bitera agahinda mu mutima, iravuga iricuza, iravuga itari ku muntu namuremeye iki kweri. Ariko hirotaba abantu bose n'abarimbagura bose bagashiraho. Yitegereje ibonamo umugabo umwe, iravuga iti reka uyu mugabo we yaramenye Imana. Iravuga iti ntago nabarimburana nawe. Ariko Imana yageze ku ntego, iteze umwuzure. Wuzuruje abantu barapfuye, ariko haroko kumwe. Uriya muntu ni nawe twavuyeho, niho twavuye nyine tugenda tubaho, twabayeho kubera uriya muntu wawe wasigaye, kuko isi yose yuzuye amazi, sibyo? Abantu ntibajya banabimenya. So mu magambo make, ntabwo dukwiriye kubabaza Imana hejuru kwitwa ko turi abantu bakora uyu murimo, ariko nanone tukagenda tukarema umurongo nko kuvuga ngo ndakijijwe, ariko gukizwa kwanjye ngiye kwirata. Niyo mpamvu uzaje kubona ubona umuntu ari karakashije, ahinduye ijwi, agiye kugutera ubwoba. Ubundi utera ubwoba ni nk'abantu mbona, ugasanga umuntu baramuyobotse, atagiye kujya ahuha abantu bikubise hasi, ahusha abantu baraboroje bavugije induru, agize ate n'ibiki byose. Ntabwo Imana ari iterabwoba. Nuvuga ngo ukwiriye kubwiriza mu itorero ryawe, abantu bagakizwa bakagukurikira, ariko ntucire imanza bari kwiremba, ntucire imanza bari munsi yiwawe, ahubwo buri wese ukamusabira, ukajya unasaba niba koko uramenye ko iryo dini badakijwe, ukajya wohereza isengesho, kuko isengesho rirakora, sibyo? Ushimakaza ku musozo. Sinzi niba ari ubutumwa runaka wenda watanga ku kiganiro cyo kugira ngo ikiganiro cyo ntago wakirangiza gusa urumva nyine ni ibintu yes cyane, ikintu bisa nkaho bigenda bigaruka mu bantu, kandi zera ko ntago kiba kiziye ubusa. Ubutumwa nk'ubu ngubu hari benshi bavugamije gukangura cyangwa se kongera kubaha akanya ko kwitekerezaho, batwumve neza. Yego, ntago tuje gusenya, oya, turashaka kubaka. Yego, kandi uko kubaka kwacu turagira ngo umuntu wese akanguke, yego, asobanukirwe neza, amenye ukuraho kuri. Nta no twavuze ngo uyu ni umunyabyaha cyangwa uri umunyabyaha, oya, ntawe dushingiye ko ari umunyabyaha. Icyo tuzi cyo nuko umuntu agomba kumva icyo dushaka gusobanura. Uyu ati muraho neza, ati toro ni rya Kristo, ataho umusore yava hose cyangwa umukobwa n'uw'Imana, ati ati n'Imana iba yarakugeneye. Ati abanye ndabona ati abanyamadini bo, ati bashingiye ku madini, ati ntago babyemera. Ino rudo butumwa gufiye. Ati umugeni aho yava hose, ati abanyamadini bo ntago nyine ati babigoranye, kandi kuko navuga ko ariko biri, ariko ntago byari bikwiye, kuko icyo kintu cyo ndakiza abantu benshi bakunda kugira ibyo bitekerezo, kandi ugasanga bambe nka nibaza kuki bundi kuki dusangira nabo, tukabana nabo, tukararana nabo. Ano arwanditse ntago ndibuze ni nyinshi. Nirakana abantu bakoza mushumba, nkuko kavuga uti uyu muntu sinemerana nawe, kandi ugasanga musangiye umurimo wa mugani wawe. Hirwaye no kugeraho bwa mbere. Iyo mugiye muri bisi, mujya muri bisi mwariganye. Iyo ubucomere bukubise ni uhamagara twangurije igihumbi. Reka nico bita ubuyobe. Ugasanga kuki udahamagaye pasiteri? Bienvenue uzambabare tuvuga ku buyobe. Kuki udahamagaye pasiteri? Ugatuhamagara wa wundi bakubuza kubana nawe, bakubuza kugira gute ngo gutabara, ugatumuhamagara ngo abari gutabara, hano ugasanga wa wundi ubikubuza ntumuhamagaye, ukoresheje ubukwe niwe uwohereje invitation. None ese ko aragwa amafaranga ukabutamukunda? Rega nicyo kintu ndashaka kukubwira, ndabigusabye. Imana nidushoboza tuzavuge ku buyobe.
ukandika ahantu ku ruhande rwose tuzagakora tuvuge ku bijyanye iki kintu tuzavuga ubuyobe bwo mu minsi y'imperuka ni ukuri kose kuko iri bintu ntabwo dukwiriye kubiceceka niba koko musangira ku meza mugahurira muri bisi mugahurira mu bukwe mugahurira ku wapfushije mugahurira ahantu hariho hose ukamwaka inguzanyo kubera iki ibyo aguhaye ibyo ukunda hanyuma n'ukunda uri guhaye bikarenga ukamwita umunyabyaha hanyuma ukamucirira imanza ukamwita umunyabyaha ni ukubera iki ibyo ubikora kubera iki utabitekereza ni ukuvuga ngo hariho icyo bita ubuyobe uranyumva ubwo buyobe nakamwisa umunyabyaha nabanje kumenya nge ndinde ariko ubundi umwita umunyabyaha kubera iki Bibiliya ivuga muri Matayo bazabona ishyano abugarira ubwami bw'Imana noneho ngo n'abashaka kubwinjiramo ntibabakundire kabiri bazabona ishyano abikoreza abandi bitwaro ngo ariko ntibakozeho intoki zabo nuvuga ngo ntibabatabuza ngo banayibakorere ahubwo barabategeka bakayikorera bagahora bayikoreye babandi bagaramye icyo nashatse kuvuga icyo narishatse kuvuga ni iki nuvuga ngo uyu muntu kwita umunyabyaha we ni iki niba Bibiliya muri Yohana wa mbere cyangwa wa kabiri sinibuka avuga ngo nuvuga ko nta cyaha wakoze uzaba wise Imana inyabijyomo ukuri ni kuba kuri muri wowe nuvuga ngo uyu munsi ukituriye muntu umunyabyaha harya wowe uri kwivugura iki uri hehe mbabarira ku kantu tuzakavugeho mushumba kadusoze kadupfunikire ikiganiro tugifunikire reka tugifunikire ariko mbwira abantu ngo ntabwo dukwiriye gupfa ubusa yego ahubwo dukwiriye gutunga Kristo yego tukabana na Kristo ahantu hariho hose yego nk'uko Imana yakoze ibitangaza mu gihugu cy'u Rwanda hakaba nta moko agihari yego aba ariko tubana no mu bya Kristo tuba umwe muri Kristo hanyuma ibindi by'amadini tubireke twibere mu Mana yego Imana ibaho umugisha shima Imana dukuroze ikiganiro cyacu nkuko tuba twatanye tuwiragiza Imana n'abadukurikiye ibisigaye tugomba kubiragiza mwuka wera akaba ari we ujya gutanga indi nyunganizi ashobora kubaza ikibazo yego ntange nimero mbere yuko telefone urayitanga reka manze ntange nimero hanyuma tubone gusenga yego 078 gatatu gatandatu gatandatu 20 10 078 gatatu gatandatu gatandatu 20 10 hanyuma na Airtel ni 0738 gatandatu gatandatu 20 10 0738 gatandatu gatandatu 20 10 ushaka kumbaza inyunganizi kumbaza kungisha inama kukugira inama n'ibindi wahamagara kuri izo nimero numva twasenga Imana yego uriyo kwiringirwa reka tugushimire ko mwuka wera ari watuyoboye turagushimira ko waduhaye ubu buryo turagushimira ko washizeho uyu mwanya iki kiganiro turagushimira ko watanze umwana wawe kugira ngo azadusobanurire turagushimira ko watanze umwana wawe kugira ngo azakureho ibya kamere na karande turagushimira ko umwana wawe kugira ngo azakureho bya bindi byo byashakaga kutubuza guhuza mwami turaseze kugira ngo abanje bahure kandi bahuze ubumwe cyane cyane ko bavuga ubuzima kandi bumve ko ikiganiro kibe abantu kandi data twese umwuka wera ganze ndagushimira ko washizeho mbwira nawe kandi ndaseze kugira ngo mbwira nawe yuzure ku isi yose abantu bose babyumve abatega amatwi babyumve hanyuma bahinduke nabo babone ukuboko kwawe urakoze kubana natwe komeza kutuyobora muri byose kandi ukomeze kudufasha muri byose tubiseze tubyiringiye mu izina rya Yesu amen amen mushumba mbere yuko tugenda hari umuntu ngira ngo wenda sinzi niba yamvishe nimero yawe gusa ngira ngo aza kuza guhamagara ni ubutumwa mbonye bukomeye cyane ati ubu ngewe tuvugana ati nabonye umukunzi wo muri ndi torero atariko nabaye igicibwa mu idini nsengeramo ati nabanyita umupagani ati no kuri mu nsengere turamusengera ikizi turamusengera iki kuko mu byukuri nanjye ikiganiro cyarangiye nazo wamagara uko babagara nkubwire this way ikiganiro nyamara ntabwo byoroshye ngaza umva nimero yanjye niba utayumvise unayisubiramo ni 0783 umpamagare hanyuma noneho nkugire inama kandi ndakugira inama ya kigabo ngayo uko iteka bari namwe bye bye.